ijwi ryawe ryagaragaye rirangurura ryabaye amakaraza, riherekejwe n'ibimenyetso ukora bitiyubashye rwose. Amajesite, jesite zabaye akajagari zigeraho zigatera isesemi. Ni gute indirimbo zitandukanye umuntu ahorana jesite imwe? Noneho ubu ngubu hari akandi kantu mwakoze, musigaye mureba umuntu mugafata umuntu ufite isura nziza, wowe rero ngo ujye ukora jesite, akaba ari usohoka akarerembura amaso imbere y'abagabo. Urari n'igihe abantu babaha mena atari Imana bayihaye, arimo kuvuga ati uyu mugore ni mwiza pe. Ibyo rero ni ugutega abantu, musigaye mukoresha amayeri yo gutega abantu, umuntu akarerembura. Hakoreka mbabwire turaba tubuzi pe, kugeza ubwo ushobora gufata indirimbo iterwa n'umuntu ukayimwaka muri David ukayiha undi ngo abe ari ugira gute uyitera ngo ayitere kuko afite agasura keza, uwayiteye afite ijwi ariko nta shusho. Ubupagani gusa. Erina White yabwiye uyu muntu ngo ibimenyetso ugaragaza urimo kuririmba birajagaraye biteye akaga. Buriya najya mbabwire, niyo mpamvu kenshi dutoza amakorari kuririmba ari ahantu hamwe. Kubera iki? Hari ukuntu dukora amajeste, umwe akagira gutya mu ijuru, undi we akagira gutya mu ijuru, uranyumva? Undi noneho agahita yigirira gutya do, akimerera gutya. Noneho wajya kubona ukabona undi mu ijuru arimo arakora ibintu by'amajeste, ba bantu baba bari muri korari b'ibinyurane. Hari abantu wigisha geste wazaza umubwira ngo mu ijuru narahariye, wagahita kwereka ko ari hano. Akazaza kwereka ati mu ijuru tuzajyayo. Amajeste y'akajagari ni akaga. Umuntu uririmba bazi ntabwo yazanaga bwa buntu bw'ubukabyo usigaye ubona abantu bigira gutya ngo umuntu asigaye aremba bazi akakwereka uburyo ijwi ririmo gukata ukabona intoki arimo arazigera gutya. Uririmba tenari ukabona ntuzi ukuntu ameze, ubu abakobwa bose basigaye bagira gutya akaboko. Umuntu uzi kuririmba soprano amaboko yagira gutya, nyine ukabona arimo arayagira gutya. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, kuririmba tenari neza ni ugutambika ibirenge. Byaje gute? Niko mwari byaje gute? Uzi ko umuntu wese iyo korari ihagaze ukabona umuntu agize gutya tuvuga utiriya ni tenari tu. Ariko impamvu ibitera ni iyihe? Ni urwiganwa. Ni urwiganwa. Iyi ndirimbo ikunzwe, ibintu byose bakoresheje. Hari abantu, hari korari nzi iherutse kuririmba Injyaruwa, ntabwo ariyo mu itorero ryacu. Yaririmbye Injyaruwa irakundwa ku buryo nagiye kubona mbona amakorari yose yadutse Injyaruwa. Kandi njyewe nkura Injyaruwa nazumvaga mu tubari twari turi iruhande rw'iwacu, mu tubari tw'urwagwa. Injyaruwa barayikubita ku buryo ufata umuheha ugacugusa umutwe gatatu byakwanga ukiyicarira ahantu mu nguni. Ariko ubu Injyaruwa barimo barayicomekamo amagambo, Imana ikura ku cyavu, kumva byagize gute? Reka njye ikintu mbabwira, kimwe mu bintu byisha abaririmbyi ni ugusohoka mu mwimerere barangiza bakinjira mu bintu bitari ibyabo. Niyo korari mu bihe byiza abantu bose usanga n'abakuru b'itorero bayiyitirira. Wayibonye korari yacu? Buri iwacu dufite korari 3 zikomeye ntacyo tuba tutakoze ngo tuziteze imbere. Hari n'iki 10 yabahaye? Ntacyo. Ariko iyo mugiye kuririmba bigapfa bakamubwira bati bagezeyo biranga, aratagetse sinababwiye ngo babireke. Barwana n'iki icyo udashoboye kugira gute? Abatoza nibo barakare ba mbere. Nta bandi bantu b'abarakare se. Buriya rero nubwo muvuga ngo abatoza ni abarakare, umurakare wa mbere ni umuririmbyi uzi kuririmba ariko ashaka kwingingwa, niwe murakare wa mbere. Waragatsindwa. Indirimbo iteza imbere gukorera kuri gahunda. Iyo ubaye umuririmbyi mwenyewe birangira gahunda muri korari uyifite, ku kazi uyifite, no mu rugo ugize gute? Umumama ujagaraye muri korari no mu rugo abagize gute? Abajagaraye ku buryo hari nk'igihe umugabo waguhamagara akakubaza ati rero uri umugabo mugenzi wanjye ariko uzambe mu ntuzabivuge. Uti yego, kumba mbona uwiwanjye mba mbona ajagaraye aha, muri korari nibyo abakorera. Ni ikibazo si ikibazo. Ese umuntu arashaka ko asiga uburiri bujagaraye, muri saro ahasize hajagaraye,
aje ku rusengero ajagaraye n'imisatsi yagize gute yayijagaraje, ubundi bizarangira bite? Nujya kumuha mikrofone ngo aririmbe ibintu nabyo bijagaraye, ntayiruka muri repetition, aho muzamuka aramanuka, aho mumanuka agere gute? Ubu rero dusigaye dufite abatekinisiye b'abahanga. Mwarimu nawe Satani ahita amugenderera, atarimo arabicira ibintu. Mwarimu agahita yimushikuza akayihereza uw'inyuma. Umugore agahita avuga ati wampinze imbere y'abantu na data bukwe yaje, sinzagaruka. Ni ikibazo, si ikibazo. Reka buriya hari abantu baza ku ruhimbi baje gutwika. Hari abantu bataza kuramya Imana, baza baje kugira gute? Gutwika. Noneho rero yaza aje gutwika, nawe ukagira gute? Nawe ukamutwika, si ikibazo se? Kagira ikintu mbabwira. Ariko abarimu hari akandi kantu mujya mukora katari keza. Aho kugira ngo mujye mugenda mujye ku byuma, hagira abantu muniga. Uzi ko hari umuntu ufata mikrofone bakayifungira ku byuma, agahana we icyuya kikaza, urumva? Noneho bamunize, yarangiza indirimbo imwe, yarangira bagiye kuririmba iya kabiri, agasa n'uhuhamo ngo akumva nta kintu kirimo. Baba bagufashe nk'umwana w'inkubaganyi. Umwana w'inkubaganyi ni kubera ko aririra mikrofone cyane, urayimuha ariko ukagira gute? Nibyo byiza kuruta kuyimwambura. Ni ubupagani bwombi. Ariko hari n'igihe aba ari ikinyabupfura cye gike, kuko muri korari hari igihe muvuga ngo nituhasanga mikrofone 5, dore abazafata iki? Mikrofone. Soprano muzafata 2, alto 1, tenor 1 na base 1. Abazafata mikrofone nkurikije uko twabyemeranyije muri iki cyumweru, base ni kanaka, ibiki gutya. None hari n'igihe ujya kuririmba ugasanga umutekinisiye waho aheruka amakuru yanyu kuri DVD, ukajya kubona ukabona umuntu wari waraguye udaheruka n'indirimbo utayizi, agahita avuga ati niwe warimbaga soprano warasaga we, akamuhereza mikrofone. Akabarebye umuntu w'umubaziste mu myaka nk'itanu ariwe wayibashaga, nawe ntazi amakuru y'iki? Ntazi amakuru yakora. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, uyu murimo w'Imana turimo gukora, murabona tuzawuboneramo umugisha cyangwa tuzawusaruramo umuvumo? Ijwi ryawe ni umugabo nawe yandikiraga, ijwi ryawe ryumvikanye mu rusengero rirangurura cyane, ryabaye amakaraza. Icyo ni icya mbere, kuririmbira ku rufunguzo kugeza ubwo usarara. Buri iyi ndirimbo ziri hejuru nagira ngo mbabaze, mwe murazikunda? Abarimu ariko barazikunda. Buriya ngo indirimbo iri hejuru cyane yerekana ubuhanga bwa soprano ugize gute ufite. Kugeza ubwo iwacu Kigali hari ibyo kumva umuntu arimo ararimbira amazuru imitsi yareze, abaririmbyi ba tenari bose iminwa bayigize gutya nga ubona imitsi yareze. Icyo gihe rero ababyeyi barimo bakuze, abarimo kwiririmbira cya kintu anyeganyeza iminwa, baramubwiye bati ikijwi cyawe ni kibi, unyeganyeza iminwa wica iperereza, ariko ibintu byo kurekura no. Hano ukuntu utwarwa wajya kurekura ijwi ukumva umuntu agukubise inkokora ku ruhimbi, twakubwiye ngo iki? Kubera iki? Indirimbo bayishyize ku rufunguzo rwo hejuru ngo berekane ubuhanga aho kwerekana Imana. Ariko mbabaza, abaririmbyi turi abapagani ntituri bo? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Cyane umwanya muduhaye Imana ibaha umugisha. Nifuje kuganira namwe nubwo yaba iminota mike, kugira ngo mbone akanya mbabwire ikindi ku mutima. Ndi umubwiriza, ndi n'umuririmbyi. Hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ati biriya bintu byo kuba umuririmbyi, abaririmbyi bura ntabwo ari abantu beza. Nukomeza ibintu byo kuririmba bizatuma n'ibyo kubwiriza bikunanira. Ariko n'uyu munsi wa none aracyambona ko bigira gute, ko bishoboka. Amen. Kubera umurimo w'ivugabutumwa ntago mboneka muri korari yanjye nk'uko amategeko yose abisaba, ariko nanone sindi indeberezi na babandi baza kuri nuza tujye gusohora DVD. Oya, ntabwo ndi muri babandi baza tujye gusohora DVD. Imana yampaye impano zitandukanye, kubabona abantu basanga nk'umutima wibwira ko abaririmbyi
ari abantu bananiranye cyane, ari abantu badakunda ibintu by'Imana, ariko nagira ngo mbashimire. Nta korari nabonye yaje kuririmba itambaye inifomu, nta korari yahawe gahunda ngo biyinanire, nta na korari byasabye yuko itongana cyane ngo bagabanye inshuro bayihaye zo kuririmba. Tugiye kuganira rero nk'abakozi b'Imana bakora umurimo wo kugira gute, wo kuririmba. Gusa nagira ngo ngire ikintu mbabwira, ndi bwibande cyane ku kwera kw'indirimbo, ndi bwibande cyane ku baziririmba, ndi bwibande cyane ku baziririmbirwa, ariko ndi bwibande cyane no kuri iyo ndirimbo ubwayo. Ibi rero biraza kudusaba kwifashisha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ahari uyu munsi muraza kuza kumfasha kugira ngo presentation yanjye ifate igihe gito, kugira ngo abafite ibyifuzo ndetse n'abafite ibibazo tuze kubona akanya kabyo. Imana rero ibampere umugisha. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe turanezerewe cyane, tugize umugisha wo kuba tugiye kwiga ijambo ryawe. Umurimo wo kuririmba ni umurimo udasanzwe, mu ijuru wahasusurutsaga n'ubu ukihasusurutsa, ariko dufite amateka y'uko uwakoraga uwo mwuga mu buryo burenze ubw'abandi ari nawe waje kugwa, kandi mu isaha ageze kuko watanze impano yo kuririmba, niko nawe yatanze impano yo kuririmba. Rero ni ahacu kugira ngo duhitemo imbaraga idukoresha, idusunikira kuririmba muri izo mbaraga ebyiri. Uduhe kugira ngo umuhamagaro wacu utazapfa ubusa, ijambo ryawe rigira agaciro mu buzima bwacu, kandi iki kiganiro kigira umusaruro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri Zaburi ya 87 Bibiliya iravuga ngo abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati, amasoko yanjye yose ari muri wowe. Abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati, amasoko yanjye yose ari muri wowe. Muri Bibiliya y'Icyongereza aho hasobanura neza ngo as well the singer and the prayers on instrument shall be there, all my springs are in thee. Mu magambo make hano bavuze ababyinnyi, Bibiliya y'Icyongereza yo yavuze prayers on instruments, ni abantu b'abacuranzi. Muranyumva neza? Mu gihe cya kera igicurangisho wabaga ugifite, ariko ukagira n'uburyo unyeganyega bitewe n'igicurangisho ugize gute ufite, babyitaga kwiyereka. Kubw'ibyo rero abaririmba ukwabo n'abakoresha ibyuma ukwabo bagombaga kuba amabwiriza n'amategeko abagenga ari amwe. Ndashaka kuvuga iki? Birababaje ko ushobora kugenda ugasanga wowe uri umuririmbyi warabyerejwe, ariko indirimbo ukayishyira umuntu utaragize gute, utarabyerejwe. Muranyumva neza? Mu gihe cya Isiraheli aba bantu babiri bari bafitanye isano, aba bantu babiri babaga begeranye. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Aho harimo haratwereka yuko niba twarahamagariwe inshingano yera, tukaba dukora ibintu byera, tugomba kubikorana n'abantu bagize gute, n'abantu bera. Ubwo iyo tuvuze ibikoresho tuba tuvuga umuntu ucuranga senti, tuba tuvuga bari abantu bo mu mastudio. Mwari muzi ko hari umuntu ushobora kujya gukoresha w'indirimbo muri studio kubera ko atizera ibyo twizera, ibyo dusoma nawe atabisoma, akabwira atari kwa kakajambo ko numva gasona nabi, buriya abantu barakazi. Indirimbo akagenda ababwira ibintu muzakuramo, igasigara imeze nk'inzu idafite amadirishya. Kubera iki? Ntabwo aba mu Mana, nta mwanya wo gusoma afite, ibyo wizera ntabyo azi. Twari dufite amakorari yajyaga aririmba indirimbo z'isabato, ariko kubera kujya mu mastudio y'abantu tutizera kimwe, rimbaga isabato bakakubwira bati, nk'iyi ndirimbo rwose uyu muziki ko ari mwiza, mwazawushakiye andi magambo, bikazarangira muyihimbyemo ibyo kuza kwa Yesu rwose azagaruka, amena, abapfuye bagire gute. Byarangiye nta ndirimbo y'isabato mukigira, ni bande se bakisohora? Ariko Bibiliya iratangaje. Ihame rigenga ugomba kuririmba rigomba kugenga ukoresha ibicurangisho. Nanone ikindi kintu gitangaje, Yobu 35 umurongo wa 10. Yobu 35 umurongo wa 10, wakwibaza ngo indirimbo zivahe? Bibiliya
iravuga ngo ariko ntawavuga ati Imana umuremyi wanjye irihe, kandi ariyo iduha indirimbo mu ijoro. Imana nitanga iki? Nitanga indirimbo. Ubu dufite ikibazo, umuntu araza agahita akubwira njyewe nubwo mpimba indirimbo nshobora gushaka indirimbo naha korari yanjye amezi 5 agashira cyangwa ukwezi kugashira, biterwa na mudu ndimo. Kimwe nuko nshobora gutegura ikibwirizwa Imana igahita insaba yuko ngiteguramo n'iki n'indirimbo. Kimwe nuko Imana ishobora guhagurutsa umuntu akajya mu iteraniro bakabwiriza ikintu kikamutsinda akagikunda agahita ataha kigahita kizamo indirimbo neza. Kimwe nuko ushobora kuba wirirwa ugendana igitabo, umuntu w'umuhanga w'umuhanzi agendana igitabo ajya kugishyira hasi indirimbo ivuye muri icyo gitabo yaragize gute, yarabonetse. Bibiliya rero tugaragariza yuko isoko y'indirimbo ni Imana igira gute, ni Imana yitanga. Bivuze ngo nanone ikindi kintu tugomba kwitondera, tugomba kwibaza ngo uyu muntu ugiye kuduha indirimbo abana n'Imana ate, akorana nayo ate, ese ajya agira inspiration y'Imana? Muranyumva neza? Nawe ubundi njyewe nigeze guhura n'umuntu nari ndimo gukora amavuna, uwo muntu akaba yari yaraguye, yambwiraga ko ari uwo muri ibi bice bya za Ruhango. Hanje arambwira ati naraguye ubu ngubu, ati Satani yanyishe urubozo, yansubije mu biyoga n'ibiki byose. Atariko nahimbaga indirimbo, ati hari n'umuntu warutse kumamagara arambwira ngo muhimbire indirimbo, ati ndayihimba, atariko numvishe itaryoshye nk'izo najyaga ngira gute. Yarayihimbye ntiyayihimbye? None nagira ngo nkubaze, indirimbo ihimbwe n'umuntu urimo kunywa ibiyoga, anywa inzoga yihishe, izagira irihe terambere? Simwe mbaza. Ubu dusigaranye indirimbo zifite umuziki uryoshye ariko umwizera akabura ikintu akuramo mu ijambo. Kubera iki? Uko tubura mu materaniro, uko tutabona umwanya wo gusoma, n'indirimbo iyo tuyihimbye kiba kimeze nka wa mugati. I Kigali hari imigati ugura ukuzuza ikipaki kiremereye, warangiza nkatwe tuba turi buyikubite mu gikapu kuko nta modoka ufite ngo urayishyira inyuma. Uyikubita mu gikapu ukagenda, wagera mu rugo umugati wajya kuwukuramo ukabona kabaye nk'aka gatabo cyari ikigati kinini, ukavuga se baravuga abana baravuga ko nabazaniye umugati. Ariko ugasanga wari umugati ufatika, bawuguhaye envelope igize gute, envelope yuzuye. Umwana nawe kakandi umuhaye nako yajya kukarya kagahina kakazinga, ukabona gasigaye kangana gutya, ati dadi wajya uzanira indazi. Kuko reka njye ikintu babwira, hari abantu bateye gutyo, hari abantu babyimba, ukabona ku rusengero yabyimbye ukagira ngo hari ikintu kigize gute kirimo. Utubazo twavuka, yagira utubazo muri korari, yagira utubazo mu rugo, yagira utubazo ku kazi, ukabona asigaye angana gutyo, ukibaza uyu ni wa wundi. Nshuti zanjye, isoko y'indirimbo ni iki? Ni Imana. Kandi umuntu wese wiyeguriye Imana, yahaye impano yo kuririmba, akaba yariyeguriye umurimo wayo, agatuza agasenga, Imana yiteguye kumuha indirimbo. Ariko kubera yuko twamenyereye izo kugura, usigaye uzana n'indirimbo agataba ngo kanaka se nguyu ngo Peter yazanye indirimbo mbaye, oya ngo izi ngizi ngo azayishyira igihande cyabo. Reka njye ikintu mbabwira, nta ndirimbo mwari mwiga mukumvira bishye, ariko uko muyiga mukazashiduka ari isimbuye izindi zose. Hari niyo muzasanga iryoshye, ariko nimujya kuyiririmba mujye muyirimba namwe mumva nta buryohe mugize gute, nta buryohe mufite. Imana rero niyo itanga indirimbo. Ndagira ngo mbasabe, nimujya kugira ahantu mukura indirimbo, mujye mubanza murebe ngo Imana irahari, uwo muntu akorana n'iki? Akorana n'Imana. Hari abantu benshi bazaza bakora muri system imeze nk'uko abantu bagiye kubaza Balamu bamubaza iby'ijambo ry'Imana kandi yaraguye kera. Hari isomo rindi nifuza kwinjiramo, Zaburi 33 umurongo wa mbere. Zaburi ya 33 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Iyi Zaburi yo nyikuramo tekinike dukwiye gukoresha nk'abaririmbyi kugira ngo ibintu dukora bibyare umusaruro. Zaburi ya 33, abahageze tujyane. Zaburi 33 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Iyi ni inama ikomeye ku baririmbyi.
mwabakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka, amen. Gushima gukwiriye abatunganye, mushimishe Uwiteka inanga, mumuririmbire ishimwe kuri neberu y'imirya 10, mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rigize gute, rirenga. Aha hari inama abaririmbyi bose bagirwa. Uretse ko Imana imfashe mbe ndimo kuganira n'abaririmbyi, narimo kuganira n'abatemberezi. Hari abantu baza muri korali ukabona baje mu butembere. Nikizakubwira umuntu uri mu butembere, korali iri mu bihe bibi, biba byabaye ibihe bibi kuri we, ntashobora kuhahinguka. Ariko korali iyo yabaye itara, abantu bose barimo kuvuga bati natwe turaje, aratangira atari kuzikwiriye ari korali yanjye we. Ku buryo ushobora kubaza umuririmbyi mushyashya uti uriya muntu muzi muri korali atereka da, no mu bamambure sinjya ngira gute, sinjya mubona. Buriya rero umwana watsinze ntabura se. Iyo wabaye uwa mbere ujya kubona ukabona papa wawe aratangiye ati umwana wanjye narabyaye rega, n'iwacu kera niko byari bimeze. Ariko iyo uzanye birete wabaye uwa nyuma, yishire nyoko. Yishire nyoko nuvuga ngo umwana utazi ubwenge yitirirwa nde. Rero na korali niko byabaye. Iyo korali mu bihe byiza abantu bose usanga n'abakuru b'itorero bayiyitirira. Wayibonye korali yacu, buri iwacu dufite korali 3 zikomeye, ntacyo tuba tutakoze ngo tuziteze imbere. Hari n'iki 10 yabahaye ntacyo. Ariko iyo mugiye kuririmba bigapfa, bakamubwira bati bagezeyo biranga, aratangiye ati sinababwiye ngo babireke. Barwana n'iki icyo udashoboye kugira gute. Hano rero gushima gukwiriye Bibiliya yivuze ni uburyo. Ntabwo gushima Imana umuntu agomba kuyoborwa n'amarangamutima ngo yibagirwe ko Imana ifite amahame y'uburyo ishimwa. Reka ngire ikintu mbabaza. Ubu uramutse ufite umugore mukaba mwujuje inzu, ugatumira abantu nguze kumushima nyine, warangiza ugatangira uti uyu mugore wanjye mureba, buri imyaka yose navunikaga njyenyine yicariye mu rugo w'abandi, uku mumureba uko ntabwo azi ngo isabune igura ngahe, ntabwo azi ngo inkweto zigura ngahe, yibera aha ngaha. Ariko ndamushimye rwose imbere yanyu, nabahamagaye ngo mushime yuko yambaniye pe, yambyariye abana beza. Uku gushima reka mpagurutse umumama, mahaguruka. Uku gushima wagufata mu ruhe rwego? Yatumiye abantu, ariko mwanatetse, uranyumva neza, mwanatetse, inyama zirahari, yateguye na kado, ari bugure urufunguzo rw'iki, rw'imodoka. Uku gushima urakumva gute? Yabanje kuvuga ko nta kintu na kimwe amukora. Yego. Harimo buryarya. Ubwo nawe wamuryarya ukamwereka ko wishimye uwo munsi. Wakonje. Murakoze cyane, yicarire. Muranyemerera yuko gushima nako kuba gufite uburyo kugendamo. Ku Mana rero nayo, Imana yaduhamagariye kuba abantu bayishima. Ariko Bibiliya yongeyeho ngo gushima gukwiriye, bivuze ngo ni uburyo tugomba gukorera Imana, uburyo tugomba kuririmba, tugomba kubwitaho cyane. Icya kabiri ni ugushimisha Imana inanga. Mujya mwumva abantu bajya bazana ibintu by'ubwaka bavuga yuko ngo korali yose ifite ikintu cy'igicurangisho ngo Imana ntiyakorana nayo. Namwe inama urabagira. Ku buryo umuntu ajya kubona akabona korali izanye senti, muranyumva neza, agahita avuga ati uyu munsi ndababaye cyane. Yabona umuntu uhetse gitari akavuga ati shitani noneho haraba ari hehe mu iteraniro. Imana yemera yuko aho iramirizwa ibikoresho bigomba kugira gute, gukoreshwa. Ariko hano haranditse ngo mukoreshe neberu y'imirya 10. Neberu habagaho izifite imirya 2, 3, 4, 5. Ariko kuki Bibiliya yategetse neberu y'imirya 10? Nuko Imana itagomba gusondekwa mu bintu tugize gute, turimo. Iyi neberu kuyicuranga byabaga bisaba ubuhanga, kandi noneho yasusurutsaga iteraniro ry'Abisiraheli. Kubw'ibyo rero neberu yagombaga gukoreshwa. Mu magambo make, tugomba kwiga ibyo dukora tukabizamura bikagera ku rwego dutanga ibintu bisobanutse. Hari abantu hari igihe muririmbira abantu nawe ukumva murabasondetse. Buriya n'ababwiriza barabigira. Hari ukuntu umuntu agutungura agahita akubwira ati umubwiriza aradutengushye, ugahita umubwira uti ko ntari niteguye. Ati ubuse wabura icyo ubwira iteraniro. Mubwiriza agahita akubwira ati reka nikoze hano inyuma.
agahita aza mu mutwe. Buri mubwiriza wese agira ikibwirizwa kimuba hafi ashobora kubwiriza atari kumwe n'Imana kandi kikagira gute, kigatambuka. Na korari nayo nuko muba mufite uturirimbo tubiri mushobora kwiyaranja mudaheruka kurepeta, mudaheruka gusenga, muri mu matiku, mwaragiranye ibibazo, korari yenda gusenyuka, umuntu abatunguye ati korari iradutengushye, mushaka ukuntu mucishaho. Umva satani ntajya yemera ngo umuntu agwe abura utuntu tubiri tuzatugira gute. Kandi utwo turirimbo kubera ko abantu baba barababwiye ko badukunda, hari n'igihe kurepeta mubireka mukavuga muti cy'ingenzi, umuntu akaza akabaza atari ko musige muhora ku ndirimbo imwe nubwo abantu bayikunda, buriya mwebwe nta kibazo. Oya, icy'ingenzi ni uko turirimba. Umuririmbyi w'umunyakuri akaza ati rero ntiduherukana, buriya dufitanye n'ibibazo na perezida yareguye, ariko nyine twavuze tuti bataducishamo iki. Korari ijya igera muri ibyo bihe. Nshuti zanjye, ikindi Bibiliya yavuze, muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Korari igomba, nk'uko korari iri itegeko, guhora ihindura imyenda, ikazana imyenda y'ikinyabupfura. Ariko umuntu, reka njye ikintu mbabaza, tuvuge wenda njyewe nje hano ubu Covadis imaze kumenya imyenda yanyu itatu, ni itatu nabonye, uko biri kose mu mutwe wanjye ni itatu nabonye yiganje. Ibaze ndagiye maze imyaka 2 ndagarutse nsanze ni ya myenda mu cyambara, uranyumva? Iyo muri kuri urwo rwego n'umuntu wanyu waguye akabatizwa abazagaruka mukamubwira muti ni fomu ni ya yindi. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Umwambaro mushyashya mwarabibonye mwese, umwambaro mushyashya utuma n'icyo ugiye guha umuntu akibona mu buryo bugize gute, bushyashya. Noneho rero umwambaro mushyashya kuri korari, nk'uko korari ihindura umwambaro niko igomba guhindura n'iki, n'indirimbo. Hari korari zimwe nagiye menya zihaye gahunda y'uko iwabo kubera ko ziba ziririmba nka rimwe mu kwezi, buri gihe iyo yaririmbye bigomba saa 5 kuririmba indirimbo nshyashya. Abantu bakaba barabimenyereye bati uyu munsi barahindura. Iyo mufite imyenda 3 hari ukuntu mugenda muyinyuranyuranyamo, sibyo? Yego, ariko ibintu byo kwambara ibinyurane saa 5 byo birabiha, sibyo? Yego, muri abanyamafaranga, aho kujya kubona ukabona umudamu umwe yambaye rw'urukanzu rugura 400, iruhande rwe hari undi wapfundikanyije agakanzu ka 2. Muranyumva neza, umuyaga urimo gucamo kakikaraga, uranyumva? Noneho ukabona buri wese ubuzima bwe nibwo yaje kuronshinga. Ufite amafaranga yaje kuyaronshinga, ufite ubukene muri iyo minsi nawe wamureba ukagira gute, ukabibona. Buriya korari inifomu idushyira mu mwanya umwe ku buryo itegeko risaba wamukira ukomeye. Reka wenda mbyivugire, muri Covadis harimo umuntu ukomeye, harimo n'umuntu woroheje. Inifomu ibashyira mu mwanya umwe ku buryo aho mwagiye kuririmba nta muntu umenya kubatandukanya. Muranyumva neza? Reka da, nta muntu umenya kubatandukanya. Hari niyo mpamvu korari iteye neza, umuntu arabareba mwese akabona muri abakire, ukamubwira uti wazaje muri korari ati amafaranga y'iwanyu ntago nayashobora, ariya makoti nayakura hehe. Muranyumva? Icyo nashaka kuvuga ngo iki rero, kwambara ibinyurane muri gahunda yo kuramya muba muciyemo iteranira ibice. Muranyumva neza? Wambaye umutuku, uyu bururu, icyatsi n'ibiki byose. Noneho hari igihe utera indirimbo ukambara amabara umuntu adakunda, mwarabibonye? Ukaba wanga oranje, wajya kubona ukabona umuntu uri butere indirimbo niyo arabagize gute, kandi iryo bara ari kubangamira. Buriya ni nayo mpamvu uniform igomba gutekerezwaho, tugatekerereza abantu bose, kandi uniform igomba kuba yubakiye ku kijambo ry'Imana rigira gute, ridusaba. Ku buryo byibuze hari abantu benshi ujya ukubitana nabo mu mibyizi ukibaza uyu ni umuririmbyi, uyu si we, ariko byibuze wamureba ku rusengero ukavuga uti byibuze ndapfa kumva amajwi. Muranyumva neza? Nubwo amashusho yo mu cyumweru arimo kugira gute, buriya muri weekend hari ibintu bajya bashyira kuri televiziyo bakavuga ngo amakuru yaranze iki. Yego, ari igihe rero umuntu mukubitana ku isabato amakuru yaranze icyumweru akaba ari yagira gute, akuganza ugenda ubona utuvideo duto twe tuguca imbere, ariko byibuze ukavuga uti uyu munsi ndabona yagerageje kugira ibyo ahindura. Uranyumva? Imana imfashe mutega iki, mutega amatwi, kuko nanone ni ubupagani kwiyumvamo kuzatega umuntu amatwi ari uko yabaye umukiranutsi nk'uko bishaka, ni ubupagani. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye uretse indirimbo nshya.
mwabaririmbyi nimushake indirimbo nshya. Uko abantu biga indirimbo nshya muri repetition bakabanza bakaziganiraho, ufite ijambo atarimo kumva akaribaza, uwahimbye indirimbo akabara hicaye akavuga ati indirimbo nayihimbye ndi muri iyi mudu, nari nahuye n'iki kibazo, Imana yanabaye muri ubu buryo, ndangije indirimbo iraza, imaze kuza nezezwa n'ibi n'ibi n'ibi, ndetse n'iyi ndirimbo nashatse kuyiha korari iyi n'iyi, ariko Imana integeka ko ari mwebwe ngomba kugira gute, ngomba kuyiha. Amateka y'indirimbo ntuyabonye, uzaza uyiririmba wumva ugize gute, unezerewe. Ariko ubu hari abantu baririmba indirimbo ukamuhamagara uti iriya ndirimbo yanyisobanura iki gice cya gatatu, ati barayizanye mbajije ibibazo banyuka inabi ndayireka. Ntago ari byo. Mureke twitoze gukora umurimo w'Imana neza. Bibiliya ivuga yuko tugomba gukoresha ijwi rirenga, ariko nanone tugacurangisha inanga ubwenge. Abantu bagiye kuducurangira tuba dukwiye kubasengera kugira ngo ubwenge buganze amarangamutima no gukopera. Hari ukuntu umuntu acuranga indirimbo, hari indirimbo ya korari imwe nigeze kumva, ntabwo ari korari y'itorero ryacu, baragiye bakopiya indirimbo ya Lucky Dube neza neza n'amagambo yayo, aho Lucky Dube yakubise akagoma, aho yasize ka kantu ko kugira gutya, muranyumva neza, harimo ikigoma cyo hasi bagakubitamo. Iyo korari irangije iraririmba, nongera kubona korari y'umukecuru wigize umuniga. Mbega ibintu biteye isesemi. Mukecuru yigize umuniga akazaza agira gutya intoki, bya bindi mubona ya n'umukecuru. Ariko abantu barayirebye we, barayirebye ngo icy'ingenzi ngo ni ukwegera abantu ngo ukabaha ubutumwa, ngo icy'ingenzi si uko ubutumwa ugize gute, ubujyanye hoya. Ubu uramutse uhuye nanjye nambaye ikabutura y'ikoboyi ya deshire yacikaguritse hano imbere na hariya inyuma, narangiza nkakubwira ni mfite amata meza yo mu Mutara, wayagura ntiwayagura? Ukireba ikabutura nambaye muranyumva neza, warangiza ukabona nayazanye ku igare, uranyumva neza, wahita uvuga uti nta mata yava mu Mutara ku igare ngo agere hehe, agere i Muhanga. Icya kabiri, nta muntu wambaye gutya watunga amata, kuko amata agira ikinyabupfura kiyaranga, akagira uyatwaye imvugo agira. Mani murayafataho se amata, ubwo icyo ni ikinyarwanda cy'amata. Cyo nagira mbabwire ngiki, nashakaga kubumvisha yuko abizera Pawulo yavuze ko bagomba kunywa amata y'umwuka, kandi amata y'umwuka agomba kuba atagize gute, adafunguye. Ikindi, twebwe ababwiriza namwe abaririmbyi nitwe dutanga amata. Uko twitwaye rero bituma umuntu ashobora kumenya icyizere yagirira ayo mata cyangwa ntagire gute, ntakigire. Ndabinginze musabe Imana n'abantu nibabazanira indirimbo, mujye mwemera muhebe, mujye mwemera muhebe. Biremewe yuko indirimbo mushobora kuyisubiza yicuranze, mukamubwira muti rero hari ibintu wakubisemo birimo kumira amagambo, ntitugire gute, ntituyumve. Hari korari nyinshi hano i Kigali natangiye gukunda cyane, baricara bagasohora indirimbo igakundwa, ariko bagasanga no muri studio umuziki wamize amagambo. Barangiza bagatavuga bati rero uriya muntu twayicurangishije yakubise, uzi kujya kumva ukumva indirimbo igiye gutangira ukumva ingoma ngo tudududu tudududu cha 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 cha. Reka mbabazi, kandi ugagiye kuririmba iki? Yobu yarababaye. Yobu yagize gute? Ubanje ukubisemo ibyo bintu. Ariko reka mbaho urugero, hari indirimbo babwire Yesu yahimbye, indirimbo yitwa Amafaranga, simuyizi mwese? Uzayumvira ya ndirimbo n'utuntu icuranze, wumvirimo utuntu tw'impuwe, koko ukumva amafaranga nawe yakujyanye hehe, yakujyanye kure. Utuntu tw'utugoma wumva utazi ukuntu tumeze, utuntu tw'amajwi duherekeza ya magambo y'agahinda yerekana ibihe bibi, ku buryo wumva indirimbo yaguteretse ahandi hantu. Indirimbo zacu rero ntabwo zitereka abantu ahandi hantu, ahubwo zituma abantu basa naho basamaye. Kubera iki? Kubera ko dusigaye tujya muri party, mu birori, ukajya mu birori by'amavuko by'umuntu, mu isabukuru y'amavuko, ukumva abantu barimo baravuza akaruru, bavuza akaruru, wabona abantu barimo gucana ibintu by'imyotsi, abantu basakambutse, gusakambuka abamama barabyumva. Hari ukuntu umuntu aseka ukabona yiteye hejuru, kontrole zose zatakaye, ukumva umumama aramwegera ati ko mbona wasakambutse.
hari igihe indirimbo zitera abantu gusakambuka aho kugira ngo abantu baturize mu Mana, kubera kumenyera ibirori by'abapagani. Rero mwarabibonye yuko n'abantu iyo barimo kuririmba ukumva umuntu avugisha akaruru inyuma n'igikobwakobwa, abantu bahita bavuga ati igitaramo cyashyushye tu. Ninde wababwiye yuko igikobwakobwa n'akaruru ko mu mukino wa APR na Rayon iyo biri mu rusengero Imana ibihari? Nshuti zanjye, nagira ngo icyo kintu tugitekerezeho. Mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 13, Abefeso 5:13, Bibiliya iravuga ngo kuririmba no gucurangira umwami wacu mu mitima ni ingenzi. Muze kuhareba, iminota yacu ni mike. Iryo somo ridutegeka yuko tugomba kuririmbira Imana tukanayicurangira ariko mu mitima yacu. Mu magambo make, umuntu w'umuririmbyi agomba kugira ritime y'umutima. Muranyumva neza? Ritime y'umutima, injyana y'umutima, ku buryo ujya guhagarara imbere y'abantu indirimbo yamaze kukuzura. Muranyumva neza? Ku buryo nta muntu uzirirwa akubwira ngo amarangamutima ngo ugerageze umwenyure. Buriya hari igihe tujya tubwira abantu ngo bamwenyure tutababajije ngo waramutse ute. Mwarabibonye muri korali, nta muntu ujya ukubaza ngo waramutse ute, waramutse neza. Nta muyobozi wa korali, nta mwarimu wabona kubonye ngo akubwira ati waramutse neza. Hoya, ahubwo arakubwira ngo bya bintu byawe byo gufunga isura, uyu munsi turabonana. Ntazi aho waraye, ntazi uko waramutse. Ariko iyi ndirimbo irimo kuva mu mutima, kumwenyura ntago riba itegeko. Ntago riba itegeko. Hari ibintu Imana iba yarakoze muri wowe bigusaba yuko ugira gute, yuko umwenyura. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye ni amagambo nasomye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16. Nimureba neza mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiliya yagaragaje ko indirimbo zifite uruhare mu kintu cyitwa kwigishanya no guhugura. Iyo umuntu aririmba, ni uburyo bwiza Imana yagennye bwo gufata amagambo y'Imana mu mutwe. Ayo magambo yanditse mu gitabo cy'ivugabutumwa, yuko uburyo bwiza bwo gucecekesha kamere ndetse n'uburyo bwiza bwo gutuma umuntu afata amagambo y'Imana mu mutwe. Muranyumva? N'uburyo bwiza bufasha umuntu kugira ikinyabupfura no kwirukana ubujiji. Ibyo bintu bisaba ko umuntu agomba kuba umuririmbyi. Mwari mubizi? Niyo mpamvu aya magambo abantu benshi ntago bajya bayaha agaciro. Reka twihute kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Muntege amatwi mwumve. Paje 383 ivugabutumwa. Uburyo bwiza cyane bukoreshwa mu gufata mu mutwe amagambo y'Imana ni buke cyane ugereranyije no kuyasubiramo mu ndirimbo. Ikindi kandi bene iyo ndirimbo iba ifite imbaraga ikomeye yo gucecekesha kamere. Amen. Irangwa n'ikinyabupfura gike n'ubujiji. Ese hari abaririmbyi bagira ikinyabupfura gike? Barahari rwose. Hamagara umuntu ukamubwira uti ndirimbira aka kantu, ubwo uri mwarimu. Ndirimbira aka kantu ukabona afunze isura. Kagerageze nta kibazo. N'abandi baririmbyi bati ngiye ko nagerageje, wakagerageje. Yarangiza agahita asohoka. Perezida akaba aramukurikiye ati ko bakubwiye ngo uririmbe kariya gace ukaba usohotse. Hanjye nanga abafunga mutwe. Burase mwateguye kunkoza isoni sinzanagaruka. Hagahita yohereza message, ungendaho ariko ntacyo uzagira gute, ntacyo uzantwara. Ikibazo ni iki? Umuntu yifitemo ikinyabupfura gike n'iki n'ubujiji kandi arimo arashaka kuririmba. Nshuti zanjye, hano haranditswe ngo bene iyo mbaraga ikangura intekerezo n'umwuka w'impuhwe. Nta muntu ushobora kugira impuhwe adakora umwuga wo kugira gute, wo kuririmba. Abaririmbyi tugira impuhwe. Muzarebe, hari urwego korali igeramo, umuntu akakubwira ati twari twatumiye korali ni none yadutengushye ngo turabakene ngo nta kaburimbi yagera. Hari igihe babibwira korali yawe agahinda kakakwica ugahita upakira ibyuma, mukabwira abaririmbyi ukabwira uti mumbabarire. Umva na wa mumama utajyagaza ukabona yagize gute, yaje. Kuririmba biteramo umuntu umutima w'iki, w'impuhwe. None nagira ngo mbabaze, kubera iki turimo kuba barakare kandi Imana yaragennyemo ko tugomba kuboneramo umutima w'impuhwe? Ariko buriya mbabajije, muri korali ninde murakare wa mbere? Simwe mbazara?
ni abatoza. Abatoza nibo barakare ba mbere. Nta bandi bantu b'abarakare se. Buriya rero nubwo muvuga ngo abatoza ni abarakare, umurakare wa mbere ni umuririmbyi uzi kuririmba ariko ashaka kwingingwa, niwe murakare wa mbere. Waragatsindwa. Indirimbo iteza imbere gukorera kuri gahunda. Iyo ubaye umuririmbyi mwenyewe birangira gahunda muri korari uyifite, ku kazi uyifite, no mu rugo ugize gute? Umumama ujagaraye muri korari no mu rugo abagize gute? Abajagaraye, ku buryo hari nk'igihe umugabo waguhamagara akakubaza ati rero uri umugabo mugenzi wanjye ariko uzambe mu ntuzabivuge. Uti yego, ko mba mbona uwiwanjye mba mbona ajagaraye aha, no muri korari nibyo abakorera. Ni ikibazo si ikibazo? Ese umuntu arashaka ko asiga uburiri bujagaraye, muri saro ahasize hajagaraye, aje ku rusengero ajagaraye, n'imisatsi yagize gute? Yayijagaraje. Ubundi bizarangira bite? Nujya kumuha mikrofone ngo aririmbe ibintu nabyo bijagaraye, ntayiruka muri repetition. Aho muzamuka aramanuka, aho mumanuka agere gute? Ubu rero dusigaye dufite abatekinisiye b'abahanga. Mwarimu nawe Satani ahita amugenderera, atarimo arabicira ibintu. Mwarimu agahita aza agahita yimushikuza akayihereza uw'inyuma. Umugore agahita avuga ati wampinze imbere y'abantu na data bukwe yaje, sinzagaruka. Ni ikibazo si ikibazo? Reka buriya hari abantu baza ku ruhimbi baje gutwika. Hari abantu bataza kuramya Imana, baza baje kugira gute? Gutwika. Noneho rero yaza aje gutwika, nawe ukagira gute? Nawe ukamutwika. Si ikibazo se? Kangira ikintu mbabwira. Ariko abarimu hari akandi kantu mujya mukora katari keza. Aho kugira ngo mujye mugenda mujye ku byuma, hagira abantu muniga. Uzi ko hari umuntu ufata mikrofone bakayifungira ku byuma, agahana we icyuya kikaza, urumva? Noneho bamunize, yarangiza indirimbo imwe yarangira bagiye kuririmba iya kabiri, agasa n'uhuhamo ngo akumva nta kintu kirimo. Baba bagufashe nk'umwana w'inkubaganyi. Umwana w'inkubaganyi ni kubera ko aririra mikrofone cyane, urayimuha ariko ukagira gute? Nibyo byiza kuruta kuyimwambura. Ni ubupagani bwombi. Ariko hari n'igihe aba ari ikinyabupfura cye gike, kuko muri korari hari igihe muvuga ngo nituhasanga mikrofone 5, dore abazafata iki? Mikrofone. Soprano muzafata 2, alto 1, tenor 1 na base 1. Abazafata mikrofone nkurikije uko twabyemeranyije muri iki cyumweru, base ni kanaka, ibiki gutya. None hari n'igihe ujya kuririmba ahantu ugasanga umutekinisiye waho aheruka amakuru yanyu kuri DVD, ukajya kubona ukabona umuntu wari waraguye udaheruka n'indirimbo utayizi, agahita avuga ati niwe warimbaga soprano warasaga we, akamuhereza mikrofone. Akabarebye umuntu w'umubaziste mu myaka nk'itanu ariwe wayibashaga, nawe ntazi amakuru y'iki? Ntazi amakuru yakora. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, uyu murimo w'Imana turimo gukora, murabona tuzawuboneramo umugisha cyangwa tuzawusaruramo umuvumo? Bagaragaje ikindi kintu, ko indirimbo zihagarika kwiheba. Umuntu uha agaciro indirimbo, agaha agaciro umurimo wo kuririmba, bigabanya kwiheba muri we. Kubera iki? Niyo afite ibibazo, Imana imwumvisha yuko ntacyo yaba ubwo ari mu bavandimwe be bamukunda. Ariko ikibazo ngiki, dufite ikibazo yuko abantu barimo baragenda umutima w'impuhwe ugenda usenyuka mu buzima bwabo. Rero impamvu abantu bigunze bafite agahinda nuko kuririmba babigize ikintu bazaza bakora rimwe na rimwe. Harimo n'abo Satani asigaye yongorera akababwira ngo ibibazo byose ufite byatewe n'uko uri muri korari. Va muri korari uyisezere, wongere wiyestare neza, nibikunda uzagire gute? Hari uwo mwabonye ugenda ngo agaruke? Nta n'umwe. Iyo wikuye mu bavandimwe, Satani abona uko akurasa neza. Iyo wikuye mu bavandimwe, iyo utangiye kuvuga ngo abaririmbyi ngo mubana ngo ni abapagani, ngo ubona bazakugira umupagani. None se nyine niba wowe uri umuntu w'Imana bakaba ari abapagani, urabahunze nibwo ukoreye Imana umurimo? Ahubwo nawe uba umeze nk'abo mu yindi nguni. Inshuti zanjye,
aya magambo ni amagambo yanangaje. Hari ikintu nagira ngo tuvuganeho kimwe kinakomeye. Murabyibuka umuntu witwa Miriyamu. Miriyamu yaririmbye indirimbo nziza, Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja igira gute? Itukura. Harya nagira ngo mbabaze, muremera yuko Miriyamu yakereje Abisirayeli iminsi 7 arwaye ibibembe? Yego. Biturutse kuki? Kunegurana. Abaririmbyi banegurana bazakereza korari barimo, bakereze n'itorero. Ni ukuvuga ngo mu kintu cyose kizatuma tutagera ku musaruro Imana yashakaga ko tugeraho, hazaba harimo n'ikintu cyo kugira gute? Kunegurana. Miriyamu yari umuhanga w'umuririmbyi cyane. Nukubera iki umutima wo kunegurana n'ubwiyemezi ukunze kuzamuka mu bantu Imana yahaye impano ikomeye. Ubundi umuntu uko azi kuririmba cyane niko yakagombye kuba anaca bugufi cyane. Ariko ikibazo, mwabonye ko muri korari umuntu utazi kuririmba nta mbaraga bamutaho. Imbaraga bazita ku bantu 5 bafata iki? Mikrofone. Watubabariye kubona tutagufite ntacyo twageraho. Erega reka nkubwize ukuri, nturebe iriya tenari yawe. Imana yo mu ijuru ibirebe, si ukwishyira hejuru, si no kugushyira hejuru. Ariko bari abandi baririmba nk'ibijwangajwanga, babarira w'inteza abantu rwose. Uko uhora umwinginga, uko uhora umubwira amagambo nk'ayo, birangira Satani koko akweretse yuko abantu bose muri kumwe ntacyo bagize gute? Nta kintu bashoboye. Icyo kintu ni ikintu mukwiye kwitondera. Abaririmbyi ni abantu bakomeye. Nimureba mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza kwa 16, Elisa yagiye guhanura, ariko asanga umuhanuzi w'Imana, asanga umwami w'Abisirayeli ari kumwe n'umwami w'Abayuda. Arababara cyane Elisa. Ababaye ava muri mudu. Kugeza ubwo yabwiye umwami, aramubwira ati nta n'ikintu nari kugusobanurira cyangwa kukubwira, ariko amahirwe nuko uri kumwe na Yehoshafati. Ngire Yehoshafati, ubundi nta kintu nari kuvugana nawe. Ndetse nimureba amagambo Elisa yavuze amagambo arimo uburakari. Muranyumva neza. Ariko Elisa ashaka ikintu yakora ngo agaruke muri mudu. Uranyumva neza. Buriya hari igihe ukora ikintu ukumva ntabwo uri muri mudu. Hari abo ndimo kubona barimo kwibaza bati se ni igice cya 3 umurongo, igitabo cya 2 cy'Abami, cya 2 cy'Abami igice cya 3. Yego umurongo wa 11. Yehoshafati aravuga ati mbese nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumugishe Uwiteka inama? Umwe mu bagaragu Yehoshafati, Elisa aramubwira ati mpuriye nawe, sanga abahanuzi ba so. Mwabibonye? Elisa abwira umwami w'Abisirayeli ati mpuriye nawe, sanga abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati oya, kuko Uwiteka yahuruje aba bami 3 kubahana mu maboko y'Abamowabu. Elisa aravuga ati nkurahiye Uwiteka uhora uwo nkorera, nukuri yaba ntagiriye Yehoshafati umwami w'Abayuda uraha, simba nkuroye n'irihumye, ariko noneho nzanira umucuranzi n'inanga. Muranyumva? Yibajije uburyo ari bugaruke muri mudu ngo aze gutanga ibyo atanga amerewe neza. Yumva akeneye umucuranzi n'iki? N'inanga. Umucuranzi yaraje n'inanga rero, aracuranga. Bibiliya iravuga ngo nuko baramumuzanira, agicuranga ukuboko k'Uwiteka kujya kurinde kuri Elisa. Mbere kwari guhari? Simwe mbaza. Aka ni akamaro k'indirimbo rero. Indirimbo zifite ububasha bwo kugarura umuntu hehe? Muri mudu. Buriya nunarakara mu gitondo warayipfubiranyije n'umugabo cyangwa n'umugore, jya ugakubitamo mu gitondo, ugafite ukuntu ugahita gatuma ugaruka muri mudu. Warangiza ugahita utangira uti mwaramutse mada. urumva ko kantu kaba kavuye ahantu kure, ndabeshya se? Kaba ari akaririmbo kagiye mu muhogo no mu mutima, gahindura ijwi. Uranyumva neza? Cyangwa ukaza wirakaje ukabaza uti mwiriwe mute, wirakaje ariko ejo mu gitondo ukamwenyura gutyo. Indirimbo zifite ububasha abantu badashobora kumenya. Ikindi kintu nagira ngo wenda mbabwire nihuta, ni amagambo akomeye
nasomye yuko mu mirungo ibiri ihuza abantu n'Imana harimo isengesho n'indirimbo. Ni ibintu bibiri bihuza abantu n'iki? N'Imana. Korari rero iyo iririmba itagira amasengesho, uhora uyireba mu maso ukabona ifite icyuho cyo kutabana n'Imana. Ubutumire burabateranya, umunsi mukuru urabateranya, repetisiyo irabateranya, mutegura ronshi ikabateranya, mugategura umunsi wo gushima Imana nawe ukabateranya. Ibintu byose byiza byakagombye kuba birangira muvuga ngo ubutaha hazaba inama. Njyewe ndashaka inama maridi, aka kavuyo njyewe sinkomeza. Umva maridi nibyanga nzanabavamo mbasige ngende, njyewe korari nyinshi ziranshaka. Kandi ubwo mwari ku munsi mwisi wo gushima iki? Umunsi wo gushima Imana. Indirimbo no gusenga birafatanye. Nubona uririmba umwanya wo gusenga warawubuze, uzamenye ko hari ikibazo. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira ikindi kintu nabonye cyantangaje. Nagerageje gufata ubuzima bw'amakorari mbucamo inzego eshatu. Ubwo ngiye kukubwira uraza kumenya korari yawe urwego igize gute, urwego irimo. Mube hafi n'abariya bari inyuma, muze kumfasha kugira ngo mumenye korari zanyu urwego zigize gute. Ese korari yanjye iri mu cyiciro cya mbere, iri mu cyiciro cya kabiri, cyangwa icyiciro cya kangahe? Cya gatatu. Icyiciro cya mbere ni korari nshyashya. Ni ibiki biranga korari nshyashya rero? Ibihuzagurika, kuvunika ngo yubake izina n'icyizere mu bantu. Korari nshyashya iravunika we, ibishaka kubaka icyizere mu bantu. Bararirimba ukabona umwe avuyemo agiye inyuma. Mwumvise bimeze gute? Urumva kuko muba muririmba mushaka no kumva uko abantu bababwira. Gutoranya uwagufasha kuziba icyuho ariko ugasanga nawe arirebera abandi. Korari zikitangira ujya kureba umuntu umubwira uti dore uri umukire, wagiye ubana natwe ukazaza udufasha kubona turi abakene, aribwo tugitangira. Mwagera agatabwira yego mwatekereje neza, ariko hari indi korari yaje iransura insaba ko nyibera umuyobozi, umumambure, mwihangane buriya namwe Imana izabahe iwande uwanyu. Two dukorari duhora tuzenguruka mu ngo z'abakire dusanga amakorari akomeye yaragize gute? Ko mutangiye guseka tutariga? Oya mwiseka. Icya kane, gutereta utugahunda n'ubutumire. Baba batereta utuntu tw'utugahunda, ujya kubona ukabona murahuye, se wazampaye akagahunda iwanyu tukahaza. No ku isoko aragusanga agira ati wadutumiye ko turyoshye rwose. Korari iba yarababaye ntiba yarababaye. Bakorana n'itorero cyane ndetse bakaboneka no mu materaniro. Hahandi ushobora kwicara ukavuga uti ariko ubu amakorari yose tugira ubu nta bizera baje hano ba korari ngo badukubitire akaririmbo kamwe. Ujya kubona ukabona umwe ahagurutse inyuma, undi mu nguni, undi arinjiye. Ako gakorari ujya kubona ukabona igihe cyose wabatungurira mu rusengero abantu babo baba bahari, bashatse bahita banagira gute? Banaririmba. Ikindi kintu gikomeye, amahame yo kwihagararaho ngo badasuzugurwa bayashyiraho. Iyo korari bifite akantu k'itegeko ku buryo unyuranya n'imyenda bavuganye, barangiza akabwira ati n'ubundi turirimba nabi barabitubwiye, ariko kuririmba nabi ntabwo waduprofita ngo utuzanemo akajagari. Yicara hariya turaririmba n'ibishake bipfe. Bagata bitoramo umuhungu agafatanya n'abakobwa igisupurano kiremereye. Indirimbo iraririmbwa ntiririmbwa. Ubutaha uzaze wambaye inifomu. Two n'udukorari dushyashya. Cyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro rero cya kabiri, korari zo mu cyiciro cya kabiri ni korari ziri mu bihe byazo byiza. Korari iri mu bihe byiza, icya mbere ibimaze kugira igikundiro, ubutumire bwinshi bwarabonetse batakibushaka, abantu benshi barimo kwinjira muri korari, kuzamurwa n'indirimbo imwe igafungura amateka. Ujya kubona ukabona muhimbye indirimbo, mwayikubita ku ruhimba bizera bose bati niyo ya mbere, babatumira ahandi bati niyo ya mbere. Kuri radiyo mwayikubitaho abantu bakayisaba, kuri YouTube mukabona views zirazamutse. Iyo ndirimbo rero muhita muvuga muti wow, ubwo rero mumenyekanye. Aha mugatanya mukajya mu ruhando rw'izindi korari zigize gute? Zikomeye. Noneho ikindi kintu, kubaza inama y'itorero icyo bakora. Baba bamaze gutangira noneho kubwira inama y'itorero ni iki mubona twakora, tubafashe ivuna, tubafashe iki. Noneho gutangira kubona ubutunzi. Korari itangira kubona iki?
amafaranga. Kubera iki? Kubera ko igeze ahantu haryoshye, abanyamafaranga batangiye kuyinjiramo, irimo irazenguruka ishaka n'abandi mu mafamiye atandukanye, amafaranga atangira kuboneka, bakora ibitaramo bagashyigikirwa. Ya indi ya mbere hari uwayishyigikira, ubu n'abareba ukabona basa n'abajura. Hose abangaba wabaha ibihumbi 100 babipfa rwose. Abangaba mbaha ibihumbi 5, uko muzagenda mwigira imbere niko nanjye nzarushaho kuyongera gute kuyongera. Gutangira kubona ubutunzi, guhangana n'abanyangeso mbi nabo biratangira, hatangira kubonekamo abanyangeso mbi, abanywi b'inzoga batangiye kuboneka, abatereta udukumi bashaka ko tubasura babonetse, abambuzi batangiye kuboneka, noneho kwakira abajyanama benshi babereka ibitagenda neza, hatangira kuboneka abantu bavuga bati kugira ngo ibintu mubigenze neza mwitware gutya. Abantu, iyi korari iba ari korari yubakiye ku kurepeta, aba bagira n'amasengesho, ibintu biba bitangiye kuba byiza, ariko bafite n'ikibazo. Noneho rero korari iri mu bihe by'ikirangirire, noneho igihe bya gatatu n'ibihe by'ikirangirire, korari utangira kubona ibimenyetso byo kugabanuka k'ubukristo kuri yo. Ibimenyetso bitangiye kuboneka, nyine kuba ikirangirire, nyine kuba umuniga, kuba umusitari. Cyo kubona ukabona umuntu arahingutsaho n'udukweto tutagira amasogisi, uranyumva, agapantaro korari dodesha inifomu, ukabona buri wese yayikatishije ukwe, bajya kuyisubirishamo, abadamu amakanzu bakayasirishamo, ukabona ntuzi ukuntu hano iteye, ahangaha ntuzi uko iteye, n'inyuma ntuzi uko igize gute, ntuzi uko iteye, mukavuga mutari kose ko batudodeye umunsi wa mbere nabonaga imeze neza, byagenze gute? Umuhungu akagenda akayisubirishamo, akayigira icupa, yarangiza akayifunga ku buryo uzaza umubona ukabona ni nk'umusirikare ugiye kurwana muri Ukraine. Kabaye ntikabaye? Ubukristo buragabanuka, kumubwira ngo aragura igitabo ku rusengero, ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, n'uguhinguka ku rusengero nabwo akahinguka ari uko bari buririmbe. Iwacu dufite uririmba agahita atega moto akongera akagenda minota nk'itanu mu rusengero, kubita indirimbo, yamara kwikubita mwakwicara agahita aca nk'uwitabye telefone, agahita atega akamoto tayari. Umucanshuro si umucanshuro. Gukoresha umunzani w'inyungu ngo urebe aho wajya naho utajya. Muratangira mukazaza muvuga muti ubutumire ngo ubu ni bune, perezida akabuzana, none tubigenze gute? Umuntu agahaguruka atariko mutugende mutubwira aho hose ni hehe, bateye gute, tuzungukamo iki? Umwe ati hariya nituhajya hari umukiro uhasengera, tuzamukenera muri David. Uru rusengero badutumiye amezi 6, bafite ikibazo cy'inyubako, ni kure ya kaburimbo. Ukumva umumama arahagurutse. Jewe rero imodoka igenda inzunguza, mba numva ntazi ukomeza. Bati rero aho kugira ngo tuzamusige, tuzajya hegereye iki? Kaburimbo. Ikintu cyitwa imibare nicyo kiba kiri ku meza. Korari iri mu bihe bya gatatu, kugabanya amasengesho, n'abagusengera bakayagabanya kuko babona aho ugeze nta kibazo wagira. Korari igabanya amasengesho, yamara kugabanya amasengesho, noneho n'abayisengeraga bakabona yateye imbere ku buryo itagwa, nibwihanuka. Korari iri muri uru rwego, amafaranga araboneka kugeza ubwo ahinduka impamvu ituma bamwe basohoka cyangwa ikaba yasenyuka. Kubera iki? Amafaranga. Korari iri muri uru rwego, abayirimo biyumvamo ububasha buhanitse kugeza ubwo kubayobora biba bigoye itorero. Basenya imbibi z'umwimerere wabo, bagahindura incurango, bagahindura imyambarire, ubutumwa bajyaga baririmba bugahinduka kugira ngo bazamure umubare w'abakunzi. Ubu hari korari zacu zamaze guta icyerekezo ngo kugira ngo zifashe abapagani, zifate abandi bakristo tutizera kimwe, kugira ngo umubare w'amaviyuzi n'abakunzi ugire gute? Wiyongere. Ikindi noneho, kubakira ijambo ry'umuntu ku mpano afite. Muri izo korari, iyi mpano ufite niyo iguha iki? Ijambo. Usanga hari abantu nka 4 bubakiyeho korari, abandi bameze nk'uturegeya. Bameze nk'uduki? Nk'uturegeya bari aho, wajya kuvuga uti mfite icyo nshaka kuvuga, perezida agahita akubwira ati icyo twakivuyeho. Kubera iki? Ntacyo winjiza. Ndetse aya makorari ibintu bitangira kuba bibi, hatangira kuvukamo ibice. Igice kimwe cyazaza kibonekamo umuyobozi kikaboneka, hari igihe ujya kubona ukabona korari ije kuririmba iwanyu, ukabona abantu bose wari uzi wagize gute? Wababuze. Harimo abantu bashyashya gusa, ukabona harimo abantu nka 2 ba kera,
ubwo bakaza bakaririmba, wazaza ubabwira uti ndasaba iyi ndirimbo, batiyireke, bati ntabwo twayiteguye, naho abayiteraga baragiye. Noneho wazajya kubona ukabona nanone ugiye ahandi hantu mu myaka nk'ibiri, ugasanga ba bantu ba kera noneho baje, abashyashya bose ntabagize gute, barimo bavuga ati korari yacu twayigaruye mu biganza byacu sha, bari barayitwibye. Ariko mbabaze, ni ubupagani si ubupagani? Muri korari ya gatatu, izi za gatatu ndimo kubabwira, umuntu asigara aririmba ariko ubukristo bwe n'amateka ye ntayo bazi, kugeza ubwo umuntu ashobora kuza gutera indirimbo ariko wakumva umwuka arimo kubakubita ukumva ni uw'inzoga z'indarane. Inzoga z'indarane murazumva? Kwa kundi umuntu aba yaranyweye inzoga nka jedi akazinywa vanderedi, ku isabato akabyuka aryamye, mugahurira mu gitaramo, ubona nyine mu maso utazi ahantu ari, yagukubita umwuka, abantu bari inyuma batari koza, ni ibiki birimo kunuka hano ku ruhimbi? Naho ni umusinzi waje kubafasha kuko afite impano. Ni ikibazo si ikibazo? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu kibabaje, birangira iyi korari itakaje uburyohe, mukazaza muririmba mukabona iteraniro wapi? Kubera iki? Abakobwa b'indaya barabazi, abasore b'abasinzi barabazi. Ijwi ryawe ni umugabo nawe yandikiraga, ijwi ryawe ryumvikanye mu rusengero rirangurura cyane, ryabaye amakaraza. Icyo ni icya mbere, kuririmbira ku rufunguzo kugeza ubwo usarara. Muri iyi ndirimbo ziri hejuru nagira ngo mbabaze, mwe murazikunda? Abarimu ariko barazikunda. Buriya ngo indirimbo iri hejuru cyane yerekana ubuhanga bwa soprano ugize gute ufite, kugeza ubwo iwacu Kigali hari ibyo kumva umuntu arimo ararimbira amazuru, imitsi yareze. Abaririmbyi ba tenari bose iminwa bayigize gutya nga ubona imitsi yareze. Icyo gihe rero ababyeyi barimo bakuze, abarimo kwiririmbira cya kintu anyeganyeza iminwa, baramubwiye bati ikijwi cyawe ni kibi, jya unyeganyeza iminwa, wica iperereza. Ariko ibintu byo kurekura no. Hano ukuntu utwarwa, wajya kurekura ijwi ukumva umuntu agukubise inkokora ku ruhimbi, twakubwiye ngo iki? Kubera iki? Indirimbo bayishyize ku rufunguzo rwo hejuru ngo berekane ubuhanga aho kwerekana Imana. Ariko mbabaza, abaririmbyi turi abapagani ntituri bo? Ijwi ryawe ryagaragaye rirangurura, ryabaye amakaraza, riherekejwe n'ibimenyetso ukora bitiyubashye rwose. Amajeste, jeste zabaye akajagari, zigeraho zigatera isesemi. Ni gute indirimbo zitandukanye umuntu ahorana jeste imwe? Noneho ubu ngubu hari akandi kantu mwakoze, musigaye mureba umuntu mugafata umuntu ufite isura nziza, wowe rero ngo ujye ukora jeste, akaba ari usohoka akarerembura amaso imbere y'abagabo. Buriya n'igihe abantu babaha mene atari Imana bayihaye, arimo kuvuga ati uyu mugore ni mwiza pe. Ibyo rero ni ugutega abantu, musigaye mukoresha amayeri yo gutega abantu, umuntu akarerembura. Hakoreka mbabwire, turi abatubuzi pe, kugeza ubwo ushobora gufata indirimbo iterwa n'umuntu ukayimwaka muri DVD ukayiha undi ngo abe ari ugira gute uyitera, ngo ayitere kuko afite agasura keza. Uwayiteye afite ijwi ariko nta shusho. Ubupagani gusa. Erina White yabwiye uyu muntu ngo ibimenyetso ugaragaza urimo kuririmba birajagaraye, biteye akaga. Buriya najya mbabwire, niyo mpamvu kenshi dutoza amakorari kuririmba ari ahantu hamwe. Kubera iki? Hari ukuntu dukora amajeste, umwe akagira gutya mu ijuru, undi wakagira gutya mu ijuru, uranyumva? Undi noneho agahita yigirira gutya do, akimerera gutya. Noneho wajya kubona ukabona undi mu ijuru arimo arakora ibintu by'amajeste. Abantu baba bari muri korari b'ibinyurane, hari abantu wigisha jeste wazaza umubwira ngo mu ijuru narahariye, wagahita kwereka ko ari hano. Akazaza kwereka ati mu ijuru tuzajyayo. Amajeste y'akajagari ni akaga. Aho kugira ngo mukore jeste z'akajagari mwazireka, ariko nanone ntabwo buri kintu cyose buriya gikeneye jeste, kuko birangira abantu batakaje message, bagasigara bareba ibimenyetso murimo kugira gute murimo gukora. Ariko mwiriwera, naganiriye nabi ariko ni hahandi. Umunsi ni umunsi wa nyuma, umunsi yari umunsi wa nyuma ubwiza abantu kuri.
buriya nagira ngo mbabwire kwiyubaha no kuririmba ubundi twakagombye guhagarara. Kera njyewe nza mu itorero ry'abadivaniste bari bafite geste ebyiri, kuko indirimbo zabo zabarwaga gatatu, nta ndirimbo ya zuke bagiraga. Ibi bintu wabikora muri zuke bikacamo, ubibi wabikora mu ngande muri rege. Babaga bameze gutya rero, bambaye amakanzu, ukabona barigira gutya, babaga bafite abagabo bafite ubwanwa, urumva nabaga mbireba, n'abamama bafite umusatsi mwiza mwinshi udafite ibintu by'ibikabyo n'iki. Kuri iki gihe hari abo usigaye bakora ibintu ukagira ngo barimo baramamaza indirimbo zabo. Umuntu uririmba bazi ntago yazanaga bwa buntu bw'ubukabyo usigaye ubona abantu bigira gutya ngo umuntu asigaye aremba bazi akakwereka uburyo ijwi ririmo gukata, ukabona intoki arimo arazigira gutya. Uririmba tenari ukabona ntuzi ukuntu ameze. Ubu abakobwa bose basigaye bagira gutya akaboko. Umuntu uzi kuririmba soprano amaboko yagira gutya nyine, ukabona arimo arayagira gutya. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, kuririmba tenari neza ni ugutambika ibirenge. Byaje gute? Niko mwari byaje gute? Uzi ko umuntu wese iyo korari ihagaze ukabona umuntu agize gutya, tuvuga turiya ni tenari tu. Ariko impamvu ibitera ni iyihe? Ni urwiganwa. Ni urwiganwa. Iyi ndirimbo ikunzwe, ibintu byose bakoresheje. Hari korari nzi yerutse kuririmba injyaruwa, ntabwo ariyo mu itorero ryacu. Yaririmbye injyaruwa irakundwa ku buryo nagiye kubona mbona amakorari yose yadutse injyaruwa. Kandi njyewe nkura injyaruwa nazumvaga mu tubari twari turi iruhande rw'iwacu, mu tubari tw'urwagwa. Injyaruwa barayikubita ku buryo ufata umuheha ugacugusa umutwe gatatu byakwanga ukiyicarira ahantu mu nguni. Ariko ubu injyaruwa barimo barayicomekamo amagambo, Imana ikura ku cyavu, kumva byagize gute? Reka njye ikintu mbabwira, kimwe mu bintu byisha abaririmbyi ni ugusohoka mu mwimerere barangiza bakinjira mu bintu bitari ibyabo. Nihuta rero kugira ngo dushake umusozo, ku buryo amagambo n'amajwi atuje kandi meza cyane, ameze rwose nk'indirimbo ya marayika, adashobora kumvikana. Muranyumva? Geste, akajagari n'ijwi risaraye bimira amagambo abantu ntibagire gute? Ntibayagereho. Kandi ayo magambo niyo n'abamarayika baba bashyigikiye cyane. Munyumve, waririmbiye abantu kuruta uko waririmbiye Imana. Yaramuhamije ntiyamuhamije? Imbaraga iminsi yose uririmbye ufite icyuho kutigeze uririmbira Imana, washoye imbaraga cyane mu kuririmbira iki? Abantu. Yarakomeje aramubwira ngo ubwo ijwi ryawe ryazamukaga ukarihanika rikaruta ay'abari mu iteraniro yose, watekereje gutangarirwa kwawe wari uri gutera mu bantu. Gutangarirwa, amagambo akomeye. Watekereje gutangarirwa kwawe wari uri gutera mu bantu. Mu by'ukuri wagiye ugira ibitekerezo bihanitse bijyana no kuririmba kwawe, ku buryo wagiye utekereza ko ukwiriye kujya uhemberwa gukoresha iyi mpano yawe. Abacanshuro bagize gute? Barabonetse. Njyewe ni njye metse korari. Ubuzima bwa korari ni njyewe mbahimbira. Ni nanjye rwose ufite abakunzi benshi. Amafaranga yinjira muri ronje mujye mukata wayanjye, n'ubundi mwese mvuyemo nta muntu wakongera kubatega amatwi. Ikibazo cyavutse ni cyavutse. Kera umurimo w'Imana wari wubakiye ku kwitanga. None ubu usanga korari zirimo abantu bashinzwe bameze nk'inyonjo. Hari uwo bakodeshereza inzu, hari uwo bagurira imyenda, hari uwo badodera inifomu bakamuha n'ayo kurya no gushyira muri telefone, hari uwo bagomba no kuzaza bajya kwinginga muri repetition kutaze jedi. Numvaga ntazi ukuntu naramutse. Yo uzihangane ku isabato ze, erega buriya ni wowe utugize. Muramurangije ntimumurangije. Abacanshuro, abantu baza mu bintu by'Imana bashakamo amafaranga, reka njye ikintu mbabwira, musengere korari zanyu ngo zitinjira mu rwego rwa gatatu. Ikindi kintu, gukunda gusingizwa nibyo byabaye impamvu shingiro y'ibyo ukora mu buzima bwawe. Iyi niyo mpamvu nkene ku mukristo wagiye wifuza guteteshwa no gusingizwa nk'umwana muto. Ufite ibintu byinshi ugomba kurwana nabyo byo muri kamere yawe bwite. Gutsinda intege nke za kamere yawe no kurangwa n'imibereho yo kwiyanga kandi yera byaragukomereye. Afite kamere, muranyumva neza. Kantu kose mukoze kamere igira gute? Irabyuka.
akantu kose mukoze kamere irabyuka. Noneho ikibazo ubu Kristo no gusenga no kuboneka amateraniro ko yabihagaritse, akaba atabana n'abandi amahoro, akaba afite kamere, uyu muntu muzamubasha? Mumbwire yego cyangwa hoya. Ntago muzamubasha. Nagira ngo nihutire gushaka umusozo. Korari yanjye, korari yawe, hari ibintu byihutirwa igukeneyeho. Icyambere, korari yawe ikeneye kuyihagararira. Ahantu hose uri jya umenya yuko uri umurepresenta wa korari yawe. Njyewe natangajwe nuko hari n'ahantu batanzi ko ndi umubwiriza. Bambonye hehe? Muri korari. Umuntu akaza akambwira ati ya nishimiye kukumenya, burya uranabwiriza. Mu gihe abantu benshi banzi kukubwiriza, harimo abantu bamenye ari uko bamenye hehe? Muri korari. Bivuze ngo iki rero? Buriya abantu baratwitegereza muri korari bakatumenya, ku buryo hari ahantu uzajya wicare umuntu akwegera kurebe wibereye nko mu mafuti runaka, narangiza kwegera kongorere ngo ko nta yindi ndirimbo muheruka gusohora. Araguhamije ntaguhamije? Umukobwa n'umuhungu bagiye kuryoshya ku Kivu, muranyumva neza, bambaye ibintu by'ibirineti, bamwe baratera amazi, umukobwa yasaze yigize umusazi, ibibero yateye hariya, yambaye akantu gafasha amabere, arimo arajya amazi, arimo arifotoza, yikora bya bintu muzi mwese. Nari ngiye kubyita ubugoryi ariko sinavinaha, ntago navinaha, ntago nabyita ko yikora ubugoryi, bya bintu bikora. Wajya kona ukabona umuntu urimo guseriva muri hoteli, yakwitegereje guturuka mu gitondo, yarangiza akavuga ati uyu muntu atazagira ikibazo, yarangiza agahita amubwira ati muracyatuye ku Muhima. Ukamubaza ati se ku Muhima hehe? Munsi y'urusengero, rega nahasengeye igihe kirekire, buriya wanyibagiwe, ntuzi ko tubana mu itsinda? Ese korari yanyu mbwira igeze hehe? Uriya muri kumwe se ni sheri wawe? Warangiza ukambwira uti yego, ariko ndabona muri hafi gukora ubukwe. Ugahita umubwira uti ntawamenye. Uramusubije ntumusubije? Hagararira neza korari yawe. Umenye yuko amateka yawe mabi ubu yasize korari irengana. Icya kabiri, inama ya kabiri ntanga, hakorari yawe ubutunzi, wishora umunwa. Hari abantu baba barashoye umunwa, njyewe ndaririmba, ibindi bajye babibaza kanaka. Buri korari yose bifite umuntu ufite udufaranga. Muri Kovadisi ninde ufite amafaranga? Ni bose. Mfasha. Korari zindi ziri inyuma yanyu ziti bose ntabakire. Yego. Reka njye ikintu mbabwira, mwari muzi ko nta muntu ufite amafaranga. Umva mbabwire, njye nigeze kubona ahantu umuntu w'umubosi afata umuntu w'umukene. Umubosi yari agiye gutanga amafaranga ariko yumva adashaka kuyatanga wenyine ngo yererezwe cyane. Ahamagara umuntu w'umukene aramubwira ati aya mafaranga ugiye kuyatanga, nanjye ndatanga aya ngaya. Arayamuhereza ati genda ndayaguhaye, jya kuyatanga. Umukene araza. Urumva twebwe abantu tuyobora ibitaramo, hari igihe ureba umuntu agiye kwaka ijambo ukambwira uti mwaretse mukaza kujya mu giseke. Umuntu arangije atariko mu mijambo, yatanze amafaranga, isoni zica abantu. Wa mukire nawe araza agira gute? Arayatanga. Aravuga ati byibuze motive, ntakomeza kugaragara ko ari njye nyine ufite icyo ngize gute. Buriya nta muntu n'umwe muri korari wifuza kuvunika wenyine. Hari korari imwe nzi y'i Kigali ifite umuntu umwe wajemo w'umukire, baramuvuna ibintu byose niwe babireba. Hari umuntu wabyaye ubuzima bwa korari, none tuzambara iki tugira runaka, ku buryo nawe ubwe iyo abantu bakwikoresha umutwaro uremereye hari igihe ugera ukananirwa. Kuko reka ngire ikintu mbabaza, mama ni wowe tumaze kumenyerana, haguruka nkwibarize. Ubu wakwishimira ko abana bawe bicara hariya mu rugo ukavuga uti umutware wanjye arakora nanjye ndakora, bana banjye nimwicare murye mutazavunika nkuko twagize gute? Sinzabone hari ujya gushaka ubuzima, sinzabone hari ujya guhiga ngo aravunika. Njyewe na so twarabateguriye mwicare murya amafaranga yacu. Abana nabo bakavuga bati yego reka twicare. Wazaza wicara ukumva umutima ntukurya. Ibyo bintu byagushimisha nubwo ufite ubushobozi? Murakoze cyane. Kuki mwumva mwavuna umukire uri muri korari akaba ari uhora yikoreye ibintu? Birangira korari igize abantu b'indera amaboko bahorana amatiku. Ariko reka njye ikintu nkubwire, iyo urimo kurwana n'amafaranga yo kugura uniform buri wese arimo kurwana nayo, ntimukajye mugira n'abantu mugura uniform z'ubuntu.
ajya aza kubwira ati mwadutumye ibihumbi 20, none njyewe narayabuze, umubaza uti ufite angahe, akubwira ati maze kubona 4,500 yanjye, hari umuntu wamamagaye kuri telefone uzanguriza ibindi 2 ngo kuko mpagaze, niba mubona nzaza, niba mubona ntazaza. Ariko twaduhumbi twe tune kubera ukuntu twamuvunnye, azambara umwenda yumva agize gute, yumva arishimye. Muzarera abantu mpaka ryari? Ntabwo korari zikeneye iminwa gusa, kandi abantu bazana umunwa nibo batera iki, induru. Ujya kumva umuntu aratangiye, ariko abayobozi kuki bataduha raporo? Buriya mwamenye impamvu batarimo kuduha raporo? Njyewe mfite amakuru afatika yuko abayobozi amafaranga yacu bagize gute, bayariye. Mwarangiza muti rero mbere yuko dukora inama ngo twibazaho amafaranga ya korari yagiye, umuntu ushinzwe kwakira umusanzu wa korari wa buri cyumweru nahaguruka arebe mu ikayi, agahaguruka tubwira abantu batigeze bagira ikintu bakora, agatangira ati hoya mureke two kubavuga. Kumva umuntu aturutse inyuma, hoya nimubavuge, na wa wundi utajya atanga yibagirwa ko atajya agira gute, atajya atanga. Hoya nimubasome, aka kavuyo ko kurya amafaranga yacu ntitugashaka, bagatangira bakaguheraho wa wundi wateraga ibigambo, kana kaheruka gutanga amafaranga mu mwaka washize, nayo yemeye ntiyagize gute kandi niwe wateguje inama y'uburyo amafaranga agira gute, hararibwa yande wazanye yaye. Zana amafaranga muri korari. Ikindi, korari ikeneye umwanya wawe, wiyiha akanya usaguye kuko akazi n'ubucuti n'imipira n'ubutembere. Korari ikeneye umwanya, ntabwo ikeneye ibintu byo kuyihakanuka akanya ko kuyishukashuka, kuza uje zibura 2 ngo basoze, ngo ikinyenzi ni ukuhagera, abantu bagatumba ku mutima, cyangwa ugacunga korari kitoza ukwezi ukaza jedi ya nyuma buri buke baza he ku ruhimbi. Kubera ko hari n'igihe umuyobozi aba yabuze abaririmbyi agahita avuga ati basi inshizemo imiyaga n'abatararepese bagire gute bazi. Ukumva umuntu ashize urutoki hejuru. Hari agatekerezo nari mfite kandi ngasangiye n'abandi benshi hano, benshi bahehe izi ndirimbo nshyashya, mwambabarira tukazireka tugafata izo dusanganywe. Kubera icyo amaze amezi 3 atagira gute atarepeta, izi mwaziretse ko n'ubundi n'abantu bavuga ko ariko ngo twataye umwimerere, bavuga ko izi ncuranga izi ndirimbo okay, ntago nje kubashwanisha, ariko mudufashije turi benshi pe, twifuza ko indirimbo zagira gute aje ari wenyine ni benshi bangaye. Icya gatatu, korari ugomba kuyizanira inshuti zawe, abakire mugendana, abantu mukorana, bantu ujya uzana muri anniversaire yawe ukababwira ngo iyi ni korari ku munsi wa mukuru wawe, jya ubabwira uti iyi korari bambereye inshuti, bambereye abavandimwe, iyo mbyaye nibo baza kumpemba, iyo narwaye nibo baza ku bitaro, iyo nagize ibyago nibo bari ku mwanya w'imbere. Aba bantu rero turirimbana nta kintu mbashinja, namwe mu nkunda, ndabakangurira gukunda korari yande, korari yanjye. Ariko ujya kubona ukabona umuntu yagiye mu yindi korari yagiye gutanga amafaranga mu yabo nta kintu ajya atanga, ukajya kumva murabona ndirimba muri korari iyi niyi, ariko singiye kubabeshya iyi korari nyikunda kuruta iyo mbamo. None rero kubw'igikorwa mufite mbemereye 300 muri korari, bavuze yuko buri muririmbyi bamuciye 20,000, arahaguruka aravuga ati amafaranga ntazaboneka, abantu bagize gute barakennye. Mu yindi korari rero yagiye gutangamo amafaranga. Nubona umuntu yatangiye gukunda izindi korari kuruta uko akundiye, uzamenye ko uwo muntu yamaze kubihirwa. Inama ikurikira, gushyira inshingano yayo mu yawe. Inshingano za korari zicomeke mu zawe, bizakugendekera neza. Noneho ikindi, gufata muri korari nk'icyumba cyo kuruhukiramo, ahantu uruhukira ukahazana imbaraga, ukahazana ubutunzi. Mbega waza muri repetition ukumva ni ahantu ugiye kugira gute kuruhukira, ntabwo ari ahantu h'amatiku. Muri iki gitabo Elena White yagiye mu iyerekwa, yerekwa abamarayika bagiye gusura korari imwe y'ikirangirire ahantu yarepeteraga, ngo bahageze korari itaratangira ngo babonye harimo ubutiku n'ubujajwa n'amakimbirane, abamarayika babura icyo bari bukore. Mbabazi, iyo korari ubwo ku Isabato abamarayika bayivanzemo? Ntibishoboka. Inama ya nyuma natangaga ni ugufata korari nk'umuryango wagutse. Gufata korari nk'umuryango wagutse, wibahisha ububabare bwawe, wibahisha n'umunezero wawe. Niba ufite inshuti, yizana itangire iherekeze korari aho mwagiye, korari bamenye, uranyumva neza,
bamenye inshuti yawe, bajye bagenda bamenya uko ibintu byawe birimo gukura, banitegure ku buryo perezida ashobora kuvuga ati rero mbona mu mezi nk'ane cyangwa 5 tuzagira ubukwe, ariko tugire gute tubwitegure. Gusa nanone icyo nashimiye amakorari ni kimwe, bagushyigikira bingana nuko wabashyigikiye. Umuntu w'umunyamunwa usanga barimo kuvuga bati wamwiyemeza ifanta zabuze, none tubigenze guto, ndati ntiyanze kuza mu bukwe bw'abandi, nanjye nta kintu mumarire. Ukabona umuntu wajya gutwerera ibihumbi 20 atanze 3, yarangiza ati kandi nabwo ati nimpuwe mbagiriye, nta kintu agomba kugira gute kubaha. Abantu bakazamura amatiku, kanaka yatwerereye ibihumbi 800, none uyu nguyu yabonye iryibiri. Mwagiye mumenya rwose ibi bintu birarebeka nabi. Birarebeka nabi se we ko atabonye ko birebeka nabi kudashyigikira abandi? Shaka uburyo inshingano za korari uzishyira mu zawe, wumve yuko ari ahandi hantu uruhukira ufite abavandimwe n'inshuti. Inshuti zanjye, ntabwo nabura gusoza mbabwira yuko mugomba kwirinda gukora umurimo w'Imana mugononwa. Mwiyegurire Imana, mweze imitima yanyu, musabe Imana iduha impamvu ituma turirimba. Ikindi kandi, aho kurwanisha amatiku no gukanga abayukuru b'itorero, aho kuzamura umwuka mubi w'ubwiyemezi n'ubucanshuro, twakagombye kurwanisha amavi. Nubona hari umuyobozi urwanya korari yanyu utayumva, mujye musenga. Igihe kiba kizagera Imana uwari umwanzi ikamuhindura iki? Yego, hari ujya kubona ukabona umuntu wakwangaga, bibaye ngombwa ko umwana we ahitamo korari yanyu. Umwana yarangiza akabwira papa wati papa, korari yacu kutayikunda ariko habura iki? Bikazarangira ugize gute? Uyikunze. Ndasoza rero mbakangurira cyane gukunda Imana. Hari amagambo make ari muri iki gitabo page 209, ni amagambo avuga ngo ubute no gukoresha nabi igihe n'umutungo ntabwo biranga abantu bubaha Imana. Ubute, gukoresha nabi igihe n'umutungo ntabwo biranga abantu b'iki? B'Imana. Ugomba kumenya ko nta muririmbyi dukeneye umunyabute, nta muririmbyi dukeneye ukoresha igihe cye nabi, nta muririmbyi dukeneye ukoresha amafaranga ye nabi, kuko ibyo bintu amafaranga arakenewe cyane muri uyu murimo. Muranyumva neza, igihe kirakenewe muri uyu murimo, kuraje na morale birakenewe muri uyu murimo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nakire ibibazo bibiri. Yego ma, cyangwa inyunganizi. Yego muyobozi, nawe gera hino. Yego. Jewe ikibazo mbaza ni ibijyanye n'uburyo dushobora kugaragaza amarangamutima mu gihe turirimba. Yego. Amarangamutima y'umuririmbyi agarukira hehe? Ni ryari amarangamutima y'umuririmbyi ashobora kugaragara nk'ayarengereye agasa n'ab'isi? Ni iyihe nyifato y'amarangamutima yagaragara nk'ab'isi? Ese umuririmbyi ashobora kwizihirwa akageza hehe? Cyangwa yayajera ku ruhe rugero ku buryo bitagaragara nabi? Ndatanga urugero kuri korari yaririmbye nimugoroba, mwari muhari. Yego. Se burira ira korari yaririmbye Samara, samarangamutima yabo yarengereye. Naho ngira ngo mudufashe. Korari ishobora kudasamara ariko ukabona muri yo harimo umuntu warengeje urugero rw'ibikenewe. Icyo cyo muracyumva? Niyo mpamvu hagomba kuba hari umwarimu uzi gufata umwanzuro, akavuga ati iyi ndirimbo turayiririmba duhagaze ahantu hamwe, iyi ndirimbo turayiririmba dukoze umusaraba. Muranyumva neza, kera byabagaho turayikoza dukoze umusaraba, turayiririmba dukoze umurongo umwe, turagora kimwe cya kabiri cy'uruziga. Ariko ubundi gikenewe ni iki? Uramutse ubonye uburyo amageste yawe ari bugendane n'amagambo ariko ntajyemo hose, ntabwo buri kantu Yesu azamanuka aze mu isi. Nagera mu isi abantu bamwanze bazababara, ukabona umuntu aribabaje cyane, ariko abamukunze bazamwenyura. Utwo tuntu twose urimo gukora urumva buri kantu kose gakeneye geste? Ntabwo gakeneye geste. Mushobora no kuzireka mu gice mukazikora muri refre honyine. Muranyumva neza? Kandi nabwo ntimugire gute nimujagarare. Impamvu abantu basigaye banyanyagira ku ruhimbi ni systeme yaje, kuko abantu baba barangaye. Muranyumva neza? Ariko ubundi duhagaze ku ruhimbi gutya ku murongo, twarangiza tukaririmba, byaba ari byiza. Muranyumva neza? Ariko ubwo nanone hari igihe muvuga muti n'ibyuma nabyo birabishye, abantu nabo bicaye mu buryo butandukanye,
urugero wenda mfata urugero nko kuririmba muri stade mwarabibonye. Iyo uririmba muri stade ureba gutya umuntu wariya nta kintu muba mupfana rwose, muranyumva neza. Ahantu rero hameze nkaho ushobora gusa n'ukebuka ariko ntibibabuze kuba muri hehe, muri ku ruhimbi, ariko kurujagararaho umuntu asimbuka ajya hariya agaruka kuri iyi nguni, muranyumva neza, arimo gukora ibintu ubona hari ibintu by'akajagari. Noneho hari n'igihe ujya kubona ukabona umuntu arimo arikorera geste akoresha iki gice gusa, amayunguyungu n'ikibuno, ni umudamu cyangwa se ni umusore, ukabona ikibuno kirimo kiragira gutya kijyana n'ingoma, ukabona rwose arahagaze ariko amabuno arimo aragenda gutya. Ubwo reka mbabaze abantu bicaye inyuma ntago bagowe? Simwe mbaza se, tujye tubitekerezaho. Ikindi, indirimbo dufite zisaba message isaba gutekerezwaho ziba zigomba kugira amageste hafi ya ntayo. Ndabeshya mwarimu? Niko bimeze. Ubu waririmba indirimbo y'ijwi rirenga warangiza ukayiha amageste? Waririmba indirimbo y'urubanza ukayiha amageste? Ibyo rero icyo nagira mbabwire ngiki, mujye mumenya nk'ubu urugero, indirimbo yo kujya mu ijuru, kuzamuka abantu bari ku mirongo bajya mu ijuru, ishobora kuvuduka, ishobora kugira amageste, muranyumva neza. Ariko uramutse ugiye guhimba indirimbo ya Yobu ngo yahuye n'ibibazo, iyo ndirimbo koko ubu yasaba amageste, yasaba amageste yo kugira gutya n'ibibaraga byinshi. Yobu yahuye n'iki? N'ibibazo, yarababaye, umugore aramwihakana, umeze gutya, unyuzamo n'akantu kazaza ugira gutya, ukagaruka umugore yaramwihakanye. Ubu murabona bijyanye? Simwe mbaza? Ntago biba bijyanye rwose. Abarimu rero ni mubasengere, nibyo twize, ni mubasengere, musengere ibikari by'Imana aho indirimbo ziva, uranyumva neza. Ikindi mama, buriya wari uzi ko hari n'igihe indirimbo iza mwebwe ubwanyu umwarimu Imana ikamugenderera ikamutegeka uko muzaza muririmba, akavuga ati okay, tuzaza dufata umuntu umwe yicare yitandire, narangiza yicara ahantu abandi bamama nka batatu bamugote, turirimbe tubareba, nta kindi kintu tugira gute, nta kindi kintu dukora mpaka irangiye. Ikibazo rero turajagaraye, turimo turakora ibintu byo gushaka kunezeza abantu kandi nta mwanya wabyo tugize gute, nta mwanya wabyo dufite. Reka twakire undi, ariko ibyo tuzabikorera undi mwihariko, undi mwiherero wabyo. Yego. Okay, murakoze. Mwakoze kutuganiriza, ariko mfite nk'ubujyanama dushaka ko muduha. Yego. Abaririmbyi dushinzwa ko turirimba ibintu ariko ntitubishyire mu bikorwa. Yego. Nk'ubu dushobora kuririmba uburyo umuntu agomba gukiranuka muri byose, tanga urugero. Buryo umukristo akiranuka mu bintu byose, wenda tuvuge ngo haraba umuganda. Yego. Ariko muri nge nkaba nzi ko nta muganda njya nitabira, nta nuwo najya. Yego. Kavuga ngo dukiranukira Imana, nkaba kukubwira icya 10. Yego. Wakiririmba ariko kugitanga bikaba ikibazo. Aho hantu dushaka ko muri butugira inama. Yego. Cyuko ibyo turirimba byajyana n'ibyo dukora. Yego. Ikindi cya 2, turabaririmbyi ariko turashaka ko kwa kundi tubona bisi, ariko natwe mu nzu y'Imana izo gahunda biza bikajyana. Niba ari uburyo wavuze yanjyana yarakidube ikaza natwe tukayitaho gutyo, hari uburyo twamubonye wa muririmbyi ari kuririmba yambaye yasokoje, dushaka ko natwe ariko duhagarara ku ruhimbi. Yego. Tumeze. Ibyo bintu turabijyana gute nivuga butumwa dushaka gukora duha abantu. Yego. Murakoze. Ikintu cyo kuririmba ibintu utabyemera cyo kiranagoranye. Nk'ubu nagira ngo mbabwire, twebwe iwacu turi mu Birundo, nimugoroba umuyobozi wanjye wa korali, murabona ndi umubwiriza, ndi n'umujyanama w'itorero, ariko umuyobozi wa korali yanyandikiye message arambaza ngo watanze ibirundo? Mpita mwandikira ngo nagize gute, narabitanze. Mu nshingano z'abayobozi ba korali, inshingano yo kumenya uko umuntu yakoze mu bigendanye no gukiranukira Imana
yakagombye kuba iri imwe mu nshingano. Kuko reka njye ikintu mubwire, nutunga umuntu udafite ikintu amarira itorero, nawe ntacyo azagira gute, azakumarira muri korari, kuko ubusambo ni indwara yandura. Rero njyewe njya mbona hari aho njya ariko nkasanga abaririmbyi barabaye barakare ku buryo no gutinyuka kubagira inama usanga umuyobozi avuga ati bakurigata. Ku buryo usanga abayobozi nk'inama y'itorero yicara ikavuga iti twitoremo umuntu uzajya kubaganiriza. Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, ubu turimo gusoza ukwezi, mwatanze icyacu, ni isabato yanyu. Buri muntu wese ku giti cye, bamwe barabyemera abandi bakabyanga. Nese ni ubukene mwagize, ni ubukene mwagize, ni imyumvire mutaragira, cyangwa ni ubusambo bwazamutse. Abaririmbyi gusa nanone nubwo izo ntege nke zihari, ariko nanone hari abantu nanone bahora baradufashe nk'indirimbo akantu kose bavuga batabaririmbyi ntabwo dushyira ibintu mu bikorwa. None ntababwiriza bo badashyira ibintu mu bikorwa. Mu nama z'itorero haba harimo abantu batanga amatangazo buri buke bataboneka. Icyo rero nagira ngo mbabwire twerekeza ku musozo, umuririmbyi utagira umwanya wo gukiranukira Imana babivuze ngo arimo aritoza kuba indera amaboko, kandi ibyo bintu biba bizatuma ugeraho n'ijambo ry'ibyo uvuga ukumva ntacyo rigize gute, ntacyo rivuze. Mu bitekerezeho ndabinginze. Ahandi hantu abaririmbyi bageze ku rwego rwo hejuru rwo gukora mu murimo w'Imana. Ikindi avuze nanone navuga ibigendanye n'iby'isi. Aho umuntu atinda hazasa n'ibyo asohora. Utinda mu kabyiniro uzamubona mu ndirimbo yahimbye, uzamubona mu muziki yacuranze n'ibindi byose. Ariko nanone utindana n'Imana, Imana izamuha message, imuhe n'amategeko yuko message aragira gute, arayitwara. Ikibazo gihari ni ubupagani twifitiye. Ikindi, ibintu byo gusenga ari uko korari yanyiri buririmbe, ni ubupagani. Niba hari umuntu muzi ufite iyo ndwara, mukaba muzi umugore muririmbana wirirwa aryamye akaza kubyuka nimugoroba aje kuririmba gufata mikrofone, uwo muntu mumusengere, bibaye na byiza abayobozi ba korari mumusure, kuko nta musaruro w'ibihe bizaza azagira gute, azabaha. Mumutunzemo iki uwo muntu mudasengera ngo muganirize? Ndagira ngo nanone ngira ikindi kintu mbabwira. Amafaranga muri korari, ubuzima bwa korari bwose ni amafaranga. Ariko ntuzibwire yuko amafaranga utanga mu nzu y'Imana azatuma korari n'imishinga yayo igira gute, igwa. Mujye mwibuka yuko dukora imishinga twageraho bitunaniye, tukabwira itorero ngo mwaduhaye igitaramo, tugahamagara abakunzi bacu n'abantu bashyigikira umurimo w'Imana bakadushyigikira ko dufite icyo dushaka kugeraho. Reka mbashimire cyane abaririmbyi ba hano. Cyari kuba bisa gute iyo tuba tudafite korari ifite ibyuma byiza hano? Cyari kuba ikibazo, ni cyari kuba ikibazo. Simwe mbwira? None imvune z'iyo korari turimo turaziserebra hariya, yego cyangwa hoya? Niyo mpamvu gufasha korari n'abakuru b'itorero n'abapasitoro bagomba kumenya yuko gufasha korari kwiyubaka nawe uba uzasusurutswa n'urugo rw'umwana. Siko bimeze? Bagomba kukimenya icyo kintu kikaba ikintu gikomeye. Ariko namwe muri korari mukwiye kwirinda kugiramo abantu b'indera amaboko. Yego, mugomba kwirinda kugira, ugomba kuba uri umuntu ufite icyo umaze. Ubukristo buzabura, amafaranga bure, kuboneka ku gihe nabyo bibure, uzi ushoye amagambo gusa. Si ikibazo ra? Ni ikibazo rwose. Ndababaye yuko abaririmbyi bose batabonetse hano, ariko ndishimye yuko mwebwe abaje n'ubundi nimwe musanzwe muboneka, ni namwe mbarutso, ubwo Imana ibabyukije namwe muzabyutsa abandi. Nakira igitekerezo gisoza. Yego, banguka. Nakoze. Yego. Amazina yanjye ni Kaneko. Nagira ngo muze bashimire ikiganiro cy'amuhaye. Yego. Rwose ibintu byari dukeneye cyane mu Yego. bwacu. Ariko nagize ikibazo kimwe kijyanye n'imiririmbire n'imicurangire y'uyu munsi. Yego. Mwatugira inama tuti mugomba gushaka abo musangiye wenda kwizera baze gucuranga. Yego. Ariko urebye uyu munsi aho umuziki ugeze,
ntabwo ndi umuhanga muri byo cyane, yego, ariko usanga nyine abantu bashaka kugira ngo bagende naho umuziki ugeze. yego, rimwe na rimwe ugasanga ari ibyo bikoresho twebwe dukoresha mu gucuranga mu matorero hamwe n'amwe yacu hatarimo abahanga babizi, ugasanga bamwe nyine bari kujya kwiyambaza ayo matorero yandi cyangwa se yego, yego, ndetse n'amashutingi amwe n'amwe akorwa ugasanga mu badive hatarimo wenda abantu bimenyereye cyane, hakabamo kwiyambaza abandi bantu babigize umwuga. yego, ko gushutinga bidahuye no kuba umuntu ari umwizera, wenda harimo n'uwabyize ariko kazi ko akora, turabihuza gute n'ibyo tubamo kwacu? murakoze cyane. Abantu bafata amashusho bafite uruhare mu kuba amakorari yacu yakwangirika cyangwa akaba meza. Mwari muzi ko dusigaye dufite abaririmbyi bajya muri salon de coiffure ku isabato bakajya kwitera make-up kugira ngo baze kuba basa neza, bagategeka abantu imyenda bari bwambare n'uko igomba kuba idoze. Hari n'ujya kugukorera indirimbo akabwira ati iyi myenda ntabwo nyikunda, mugahita muhindura inifomu. Uranyumva neza? Icyo nagira mbabwire rero, mwitonde, abakirisitu turabafite biteguye, bafite ubwo bushobozi, muranyumva neza. Ahubwo twebwe turi ku isoko kugira ngo uzamuke, nuko ujya gukoresha aho korari yazamutse yagize gute, yakoresheje, kandi n'ubujiji. Muranyumva neza? Iyo Imana yaguhiriye nta kintu udakora. Abacuranzi bacu rero barimo bariga umuziki, namwe buri korari nishaka umuntu mumurihire. Muranyumva neza? Dukunda ibintu by'ubuntu, ariko dukunda ibintu by'ubuntu pe. Ubu ubona umuntu azahondahonda nk'uko twiga amigisho, agahondahonda umuziki akawuguha. Kuki mudashobora kwisuganya ngo muvuge ngo muri iki gihembwe dufashe 400 tubihaye uyu muntu, tumwandikishije i Kigali, niyiga umuziki mu buryo bugize gute, bufatika. Kambabwire, iyi miziki yacu irimo ingoma nyinshi. Hari ahantu usigaye unajya mu nsengero za Kigali, wabikubitamo bagatavuga ati aba bantu bafite ikihe kibazo. Kubera iki? Bamaze kumenya indirimbo z'ibitaramo kuzitandukanya n'indirimbo ya saa 5. Indirimbo ya saa 5 igomba kuba ari indirimbo ituje, uranyumva neza, ifasha iteraniro kuramya, irimo amagambo y'isengesho, uranyumva neza. Kujya gutangira ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru yo ngwenda byuka, indirimbo z'inyuro ziza saa 5 gukora iki? Abantu barimo gukubita ingoma ku buryo uri kubyuma agabanya ingoma gato, ugahita ubona umuntu avuye muri korari aje ku muntu w'ibyuma, ufunze mu mutwe wowe bamuzima wowe, agahita areba korari, mwongere muririmbe, mwongere muririmbe. Ubwo ni saa 5. Abantu iyo batubona babona tumeze nk'abasazi. Murekura amafaranga mushore mu bantu bajye kwiga, tubone umuziki. Nta kintu cy'ubuntu kibaho. Abarimu banyu nimubafate mubaha amafaranga. Muranyumva neza? Kubu nka Covadis hakagombye kuba mutangiye gutekereza umushinga wa studio yanyu, kuko ibyo mwagezeho nibyo bihenze kuruta ibyanyu. Ku buryo igihe cyose muri mu bihe byiza mwarimu yavuga ati tujye muri studio mu gitondo dimanche, hari abantu bahari dufata akaririmbo, nuko korari nyinshi zibayeho. None mwebwe mutegereje yuko muzabivugana mu mezi 3, hari n'igihe mujya kuririmba indirimbo itakibaryoheye. Mugere ku rwego abaririmbyi banyu badafite akazi baba ari bo bakora muri iyo studio. Ariko mumenye ngo ibintu turimo nutabizamura ngo bigira agaciro. Ubu se ibyo niba bibananiye, muzava hano mujye kuririmba muri Zambia, ubu mwava hano mugatega mukajya muri Nigeria kuririmba, abandi bageze kujya muri Amerika. Muracyafite urugendo, ariko nyine ikindi mujye mugerageza mujya izindi korari zitwa nkuru ziri, murebe uko ziririmba, murebe uko umuntu yitwara mu bantu. Kubera iki? Hari korari igenda ikiririmbira ahantu mu cyaro ugasanga yabafunze ijosi, yarabafatiye mu ijosi ngo ari izi kuririmba, ukabona bariyemeye cyane, ariko ugashaka ikintu biyemerana ukagira gute, ukakibura. Nimushaka ikintu muzamura kidasanzwe. Rero igisubizo ngira ngo ubwire ngiki, abadivanisi magingo ya noneho dufite umuziki mwiza wemewe. Muranyumva neza? Dufite abantu bamaze kuba bahanga mu muziki. Muranyumva neza? Ndetse mbamenera ibanga, mwarabibonye ko musigaye muririmba indirimbo idacuranze itarimo ibigoma, ifite solfège, mukabona bizera niyo bagize gute, bavuga mena bikabarenga bagakoma n'amashyi. Ariko hari indirimbo twagiye dukunda kuko zoroshye, bari indirimbo korari ririmba ku buryo mwarimu atarabonye n'umwanya wo gutoza amajwi, bakubitamo cya kigoma kikaza kigera kivuga dudududu. Baze mwaba mutayifite ukavuga uti ntacyo, abayibura bagendane n'iyiki niyo mu muziki. Ndagira ngo rero ngusabe
musengere iri torero kugira ngo tugire abantu bari mu bintu bazi ibyo ari byo. Kuririmba ni ugushora, nimushora amafaranga, mushora umwanya, mushora igihe cyanyu, Imana izabereka umunezero muzabonera muri uyu murimo mwiza wo kuririmba. Nsigaje umuntu umwe tugasoza, ndabona ruguru basoje. Yego. Aha, hari ikindi gitekerezo cyangwa inyunganizi? Yego, ndabona nta yihari. Ku kindi nagira ngo mbasabe, ubuyobozi bwa korali ntimukemere ko bwegura bitewe n'ibibazo byavutse. Kubera iki? Hari abantu barakaza ubuyobozi ngo bwivumbure bwegure bongere babusubirane, abo ni abambere. Hari abantu baba barariye umutungo bagasanga nimuramuka muhamagaye mukawubabaza bizagorana. Uwo rero ni wa wundi ubaza utari ko perezida, amafaranga ya naya ko konte yacu n'imitungo yacu mbona ntazi uko bimeze, mwazashatse ukuntu muduha raporo. Jewe ubwo ushatse kuvuga ko nyarya, guturuka izi saha ndaneguye, mushyire wundi. Noneho abaririmbyi bagatavuga ngo yego, ngo niyegure, areguye se muzamukurikirana amafaranga yanyu ayabahe atari umuyobozi. Ntimukajye mwemera abantu begura kubera akantu k'akabazo kavutse, kuko umutungo ni ikintu gikomeye. Mujye menya ko umuntu urigisa umutungo wa korali n'ibikoresho byayo akabijyana mu zindi nyungu. Simbizi, wenda hano hari korali ifite intangara. Mufite inanga? Ni bande bafite inanga? Yego, korali yanyu ni iyihe? Yes, mufite inanga. Ujya kubona ukabona i Kigali moto iguciyeho, yagucaho ukabona igikapu cya senti ni icyanyu, ugahamagara perezida korali, alo biteze, none ko mbonye senti isa n'iyacu. Oya, ntacyo mbiziho. Bagahamagara uwabitse senti, alo ko tubonye senti isa n'iyacu. Oya, ubwo se yaba ari iyacu byahese, ngwino nyine nkwereke iyacu iri hano mu rugo, ubwo nabadodesheje nkatwe. Naho senti uyibitse, ubitse sonorization abikubita mu modoka akajya kugira gute, kubikodesha. Korali kazazi wari vuga ariko senti yacu kwisigaye ipfa vuba, ibyuma ko bisigaye bishya vuba. Naho umuntu yabigize business ukamubwira uti duhindura inshingano, ati ibi byuma bizapfa ni mubinkuraho, bizapfa nyamara. Mwitoze gukurikirana umutungo wa korali, muwukurikirane, kubera ko ntabwo Imana ibishaka abantu bapfusha ubusa imbaraga zayo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yego. Murakoze, uno mwanya mwiza w'ingenzi, Imana iduhane umugisha. Yego. Ikindi nk'uko mwabivuze, umunyezaburi nawe yarabivuze ngo muri zaburi cyane, wenda reka tuvuge muri zaburi ya 96 umurongo wa mbere, yaravuze ati muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mu isi mwese mwe, kandi muririmbire Uwiteka. Zaburi yagutsemo ayo magambo ngo turirimbire Uwiteka indirimbo nshya. Mbihuje no mu gihe cya kera mu buturo bwera, hari ubwo umutambyi, hari imitsima yamurikwaga ku meza y'imitsima. Iyo mitsima ntabwo yagumagaho mpaka. Yego. Igihe cyarageraga kuwa nyuma barayihindura, nyuma bakayihindura bagashyiraho imishya. Rero biba biteye agahinda iyo korali ifite presentation nka rimwe mu kwezi, iririmbye indirimbo yaririmbye nko mu mezi 2 ashize. Yego. Deni n'ubutaha baririmbye indi baririmbye mu mezi 3 ashize. Kuri gihe ukabona bagarukana ibyo basanganye, ukibaza mu mitima yabo nta mashimwe bafite, ntabyo bunguwe mu ijambo ry'Imana n'ibyo bitangaza Imana yabakoreye, ku buryo bakwiriye kuzana ayo mashimwe muri zaburi nshya. Noneho buri wese akagira zaburi ye, buri korali ikagira zaburi yayo uko igiye gupresenta. Ibyo bizajya birushaho gutuma n'abizera baryoherwa na korali, kandi korali igiye gupresenta bayikumbuye. Ariko bitabaye ibyo havuga bati si ya korali se, cyakora ariho ririmba za ndirimbo isanganye, abari hano bundi nta gishya bagize gute, nta gishya bagira. Nicyo gitekerezo nagira ngo ntange mbifatiye ku magambo mwavuze. Murakoze cyane. Ni inama yatangaga abaperezida b'amakorali bari hano. Reka ndebe abaperezida b'amakorali. Perezida, yego, ngwino hano. Ko mbona ari abaperezida 3 gusa. Uvuga utese ko mutangiye guseka ntaravuga. Abaguri gukora nyine ku bintu byacu. Ibintu byacu kugira ngo bijyanye n'ibyigisho tuboneye aha ngaha, no muca tuze ko wenda
zitari komite gusa Yego. twari abaririmbyi twese hari ibintu twungutse nk'abayobozi nyine hari ibintu duhora tuvuga turi imbere y'abaririmbyi rimwe na rimwe hakabamo nyine n'abatabyumva ariko umuyobozi kubera iki umuyobozi ariko ubu tugize umugisha kuba nabo bari bahari bakumva ibi byigisho bakumva aya magambo ahari ejo nitugaruka kongera kuganira kuri za gahunda zacu n'uburyo twagakoze umurimo kugira ngo ugende neza tuzoroherwa niko mbitekereza tuzoroherwa ariko natwe nk'abayobozi tubonye tugize n'umugisha noneho kongera ubwonko bwongeye burabyuka kugira ngo twongere tubyutse imikorere yacu n'imibanire yacu n'abaririmbyi kugira ngo buriya iyo ubuyobozi n'abo buyoboye bagongana aho ndani imitwe ntabwo bigenda neza biza ko umuyobozi akwiriye kuba aca bugufi nyine akumva abantu ariko n'abayoborwa nabo bakwiriye kuba ari abantu bageza kumva ubuyobozi kugira ngo tugire aho duhurira tugize umugisha rero uretse ko nk'igitarama hari agatambwe nyine twateye korali zacu zandika indirimbo nshya turagerageza turirimba indirimbo nshya ubona ko n'abizera bacu barabikunda korali zacu zikunda guhindura ibyo ziririmba rwose iwacu turabigerageza n'ibindi bitandukanye turabigerageza n'ibyo Mariko yatanze urugero nk'umuganda n'ibindi turabigerageza byose ngira ngo byanze kunze igitarama hari imyumvire iteye imbere hari imyumvire iteye imbere ngira ngo nawe n'iminsi wamaze wahoze ubishima hari imyumvire iteye imbere ibyo tugifiteho ibibazo nabyo tugenda duhangana nabyo kandi Imana izadushoboza kubitwara neza. Murakoze reka twakire n'abandi bayobozi batubwire turimo gusoza yego murakoze cyane icya mbere ni ukubashimira kuba mwaduhaye aka kanya kugira ngo tube twahura nk'abaririmbyi Imana ibaha umugisha yego nk'abayobozi twebwe hari byinshi twungukiyemo mu mibanire y'abaririmbyi bacu kuko hari ibyo tutanuzaga neza ariko tugomba kunoza yego ikindi hari byinshi muri twebwe twakoraga ariko tutari tuzi yego ubu ngubu ikindi ni uko twishimiye yuko n'abaririmbyi bacu babyumvishije ubu bigiye korohera kugira ngo hagire ibyo tutanozaga tubinoze neza. murakoze cyane yego perezida. Murakoze cyane ku nama n'ikiganiro cyiza muduhaye yego rwose ndahamya ko atari ukuba perezida gusa ahubwo byakoze ku mitima yacu yego ndifuza ko twebwe abaririmbyi byabwiwe tubishyira mu ngiro ariko kandi tukarushaho guhuriza hamwe yego ni nacyo kintu cyagiye gikunda kuranga amakorali ya hano Gitarama yego gufashanya gushyira hamwe yego nicyo nifuza kugarukaho kuko cyatanze umusaruro yego iyo rero abantu bashyize hamwe bagafatanya muri uyu murimo ni ukuri bitanga imbuto nyinshi yego ndabashimira rero n'uburyo mwaduhuguye mu bigendanye n'imyitwarire hagati yacu nk'abaririmbyi yego ndetse n'ubuyobozi bw'itorero siko tujya tugera igihe nyine tukabona hagati yacu n'abayobozi wagira ngo harimo igikuta yego buri munsi ni amakorali dore ibintu barimo kubaza nyamara tukirengagiza ko misiyo principale ari ukubwiriza ubutumwa bwiza ubwo rero turushijeho gukorwa ku mutima reka uzi gukora akore neza ngo ahabwe umugisha amen kandi uzi gukora ntakore Bibiliya itubwira yuko bimubera icyaha ndabashimiye rero kuko biracyadusaba iby'igisonga kizima cyose gisabwa kugira ngo korali ibeho ni umwanya ni amafaranga tunzi ndetse ni ukwiga kugira ngo ibyo tuvomera abantu natwe tube twanyoyeho twumva ari ibintu bizima mbasabiye rero umugisha ku mwanya mwaduhaye n'impuguro tubonye kandi mbizeza ko ubuyobozi bw'amakorali hano buradufasha tworuganiza neza nta kugonganisha abantu n'ibindi nabo twari kumwe turizere yuko aya mahugurwa tubonye azagira impinduka nyinshi amen murakoze murakoze cyane
reka mbashimire mbasabe mujye ijuru dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko abanye natwe uraturinda, tugushimiye ikiganiro cyiza twagiranye n'aba bana bawe. Utuvugurure kugira ngo uvugurure uburyo n'imitima yacu duha gukora, uvugurure ubuzima bwacu n'ubwitange bwacu, uvugurure ubutunzi bwacu kugira ngo tubushyire mu murimo wawe, kandi uvugurure ikinyabupfura cyacu kugira ngo duhinduke abantu biteguye kubana n'abandi. Mwuka wera agira ikintu kidasanzwe akora muri twe, utwongerera abakizwa kandi uduhe imico ikwiriye. Uturinde gukorera kubwo abantu badutunga urutoki berekana ko turi babi, ahubwo uduhindure beza kubw'impamvu yawe. Uduhe gushyigikirana n'ubuyobozi bw'itorero, uduhe kuba abantu bafite icyo bamaze mu nzu yawe, kandi utwongerere igikundiro, utwongerere Mwami Uwiteka icyubahiro cyawe. Mwami Uwiteka utwongerere kuba turi abantu biteguye kuba twakwinjira mu bwami bwawe. Abafite intege nke mu makorari turabasabiye, abasubiye inyuma bakayavamo Satani ababeshya ko aribwo bazabona amahoro nabo turabasabiye, abafite umwuka wo kudaca bugufi bateza ibibazo nabo turabasabiye, turabakweretse ngo imitima yacu ugire icyo uyikorera kugira ngo umurimo Satani yananiwe gukora akirukanwa twe tuzabashe kuwushobora kandi tuzabashe kuboneka mu bwami bwawe. Umugisha abadusabira umugisha, kandi uhire ibiganza by'abajya baduhira bakaduha, uhire Mwami Uwiteka no gusaba ko abadusabira kugira ngo impinduka ziboneke muri twe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.